nuko dutangiye bimeze bite izi ni intangiriro z'abaguteguriye nakubwiye twa filime wowe icara gusa icara nako maze kubimenya nta kiwani nazana Screen Australia nibo bakuzaniye ku bufatanye na Kirabiranya turakazanye kambencecetse kandi ubwo nabihoreye mbishaka nabihoreye mbishaka dutangire hakurino Dev Patel akarimo cyane Rooney Mara uwo nawe ni umukinnyi ngire mbihorere se Nicole Kidman akarimo Abhishek Balate Davian Ladua ni benshi cyane bakarimo nabihoreye mbishaka ku bushake bwanjye nabihoreye ariko buriya biba biri mu nyungu zanyu mumenye ikintu mba ndi gukora si byari ju biba biri mu nyungu zabo bamenye impamvu mba nacecetse andi kubaragiza Imana Robert Mackenzie niwe washyizemo amajwi izi ni intangiriro nakubwiye akana gafilmu utagomba gucikwa cyangwa se wenda ngo uzakumve cyangwa ukabona imitagihe bakise Ryan n'intare ni kaga filmu umuntu yakoze ukamubwira ati nkurangiye kari akantu Ryan Alexander Franceschi Greg Faraseri ibintu nk'ibyo Bobu we harya basoma bate mu birebe ndatangira filmu itangiye suko ntazi gusoma suko nabizi murabizi neza cyane nasoma by the way ngitongeye by the way nago babibona ko bizi ba producer nabo screenplay Luke Davies director none reka nangire kankora akazi kose nshinzwe ibi bishingiye ku nkuru yabayeho niyo magambo dutangire batubwira tutangira kurino ntarakana gato kirukangaga ka Thompson yari hano rwose yacitse mu rugo Thompson ari hano yarangariye utunyugunyugu umwana mutari mu binyugunyugu n'akana gato kari mu binyugunyugu waje Soru haruwaje ni mukuru amubwira ati Thompson tugende Saru arahamagarwa hakuno tugaruke hano umwamagaye Saru nawe n'umwana muto ya Jano urira vuba ndagira gukurikira ataza kugira kanuka gucika umwana afata neza ukomeze n'abana bato ni babana babarara kumba abana baje gusyaga amakara mu winde buriya nabakene shawo abana inama usyaga ibyuma ari abasyaga amakara bagiye kwiba amakara Saru fata uwo mukuru wari kugira gutya kiba amakara agashyira mu cyenda umwana mutafite bari kwiba amakara we bangira amakara baza guteza ingaru we mwanza vuba mwe muve amakara yacu Garamfure tugende dore abarinzi bahageze baje kuduteza ingaru n'abana bato we mwabyana mwe mu makara yacu bavayo mumanuke mwabyana mwe bashinzwe umutekano w'amakara jya kumbe kujyana nabona bageze muri tano arishima ni mukuru bageze muri tano ubwo ni mu mwijima nyina fande nago yababona tu ubwo babamutse bayatsindiye ibi ngo ni byabaye muri Kanduwa mu Buhinde mu 1986 byagenze bite ni inkuru yabayeho ya nyayo y'abana babiri byatangiye icyo gihe muri 1986 basyaga amakara bagenda batoragura amakara hirya no hino ariko hano bari bashana no kuyiba baje kwiba amakara ubwo umwana ubonye yiba amakara agenda atoragura amakara agatonya dore ukuntu gasimbuka gari ya moshi igenda Saro आज बहुत पैसा मिलेगा Nozi turabona amafaranga menshi mwana twatwaye amakara menshi kandebe watwaye menshi mwana ni grand frère na petit frère wajya gumpinga ngo ndi muto ariko ure buryo mfite ubwenge ufite ubwenge kuko nakana gato nabonye usimbuka n'ahantu harehare cyane nyine harehare n'ubwana baza mu isoko baje kugurisha amakara iyo bamaraga kwiba amakara baza kuyagurisha hakurino baza bayamena hano muri restaurant mereza amata bapajya birisha ni muri restaurant n'abana
iyo bibye amakara bayasyaze baza kuyagurisha kuri make muri resitora hakuno. Gudu wanguriye ibiraha abona ibiraha disi nta mafaranga afite. Ati umunsi umwe nzakugurira ibiraha ntoryi, ariko icyo gihe uzangurira isoko ryose, nzagura iduka ryose ry'ibiraha ubirye n'amandazi. Nta bana nta mafaranga bafite yo kugura amandazi nubwo babibye amakara, ariko udufaranga babonye tubari duke. Nyire ibumoso nce iburyo. Kumbe disi iyo bavuye kugurisha udukara duke babonye, udufaranga duke bakuyemo baza mu rugo. Urashaka kunywa amata? Baguzemo amata uduto duke cyane nubwo tutajya tujya mu buki. Baguzemo amata make. Mama nkuzaniye amata. Kumbe bira byose abana babikoze ngo baze bafashe mama. Bivuze ngo mama nta mikoro afite, ku buryo bigera abana bajya gushaka udukara udufaranga tuvuyemo bakazana mama. Mama uduta abana bazanye akadushyira hariya, ubwo ni ibya saa sita n'ibya ninjoro icyarimwe. Ngaho mumbwire amata mwayabonye mute? Mwayakuye he? Mumbwise ukuri, amata mwayakuye he? Kumba abana bagiye kwiba amakara. Icyo byo bikore ku buzima abana babayemo. Banze kumubwira mbanywa amata. Mama ari kwibaza abana amata bayakuye he? Kumbe hari ukuntu umwana abona rwose mu rugo nta kigenda, nta kintu gihari, kandi akabona atakabona wagashaka akuruka ashoboye. Mwana wa mama afata umweho mama aranga, suko we aba yahaze cyangwa yayabonye nawe ntacyo afite cyo kunywa. Shekira ngiye ku kazi. Shakila ka khayal kon rakhega? Ninde uri buze kureberera mushiki wanyu Shekira? Saru wanjye uraza kumwitaho sibyo? Mama agiye ku kazi. Yari afite gashiki kitwa Shekira. Apana Shekira. Baje kuryama muri iryo joro mu rukerera. Gudu avayo. Gudu niwe mukuru. Yesu ugiye kumara igihe kingana icyo utari hano? Ati ngiye kujya kureba ko nakora akazi mwana. Gudu yagiye gukora akazi, nawe si mukuru, afite nka 15 n'ine. Kasaro ko ni gato. Nanjye ndashaka kuzana nawe bajyane ku kazi. Ninde jara? Nzamara iminsi ngahe? Nzamara icyumweru. Shekila ka dhyan kon rakhega? Wowe uzasigara wita kuri mushiki wacu Shekira. Wo chota hai, goni nahi uta sakte. Wowe muto ntago wabasha ibintu biremereye, ntago waterura igikwa. Abana babagiye guhiga, umukora avuze atanu ngewe ntago wabasha kwikorera biriyo. Agatuka ati nanjye reka tujyane, nabishobora kubyikorera. Nanjye reka tujyane, nta shuri gafite, nta kindi n'ubundi kakora mu rugo ni gato. Mukuru akabwira ati ntago twajyana, uracyari gato. Kano kazi we ntago wagakora. Naterura ikintu cyose ni Kasaru n'utwana tubaye ubuzima bubi. Saru kana gato garamfro wabonye nta kintu ntaterura, nanjye njyana ku ishansiye nge guterura ibikwa niba byita bicyari nanjye njyana. Urabona ni gare nari hagurutse naterura ibintu biremereye, nanjye njyana winsiga tujye guhiga amafaranga. Wabonye ubuzima mwana erikagana sawa ngwino tujyane. Yarakemereye akana gato. Ni Gudu niwe mukuru, agato bakise Saru arakemere ngo bajye guhigana inoti. Aho bagiye ngo bazamara icyumweru. Katururi Gudu umeze gute Shankari muri karitsiye barabaze? Hari jyu bite? Ibirara byara mu Gatsata binyura Peter Adolphe we bite bikomeza bicaho. Katururi ibirara n'abana bato, bana bato batunzwe no kugenda basyaga amakara. Nakubwiye ni twa dufilime tw'ubwenge, we bisaba wicare witonde gusura igisi. Wabonye filime nyinshi barakwereka aho bari bagiye gukora, byabaye ngombwa ko bafata na gari ya moshi baratega bajye guhiga amafaranga kandi kajiji ukuntu. Umwana muto baragenze guhera mu gitondo bubiriraho, winde ni bunini cyane bubiriraho. Akana kanasinziriye. Katurori Saru byuka kumevu migare moshi agatuka sinziri ka Saru byuka. Gudu ari kumukangura akarumuna ke kasinziri akaryamishana. Saru byuka ndakwiyamye ndanze ndashaka kuryama. Urabaza abana nawe basinziriye, uri kumvangire kansinzire ni ka Saru. Tuje yape leka namakusanye kuba nakuzanya mu gingo usinzira. Urundi rero nta rwakora akazi k'ijoro. Urabona ntabwo uzashobora akazi Saru nakuzana iki? Abana ni bato ariko isi yarabakanze ku buryo abana ku myaka yabo ingahe bajya guhiga akazi reba ukuntu bangana. Ati ngiye kureba ibyerekeranye n'akazi ndaza kugaruka. Unegerereza hano ndagira ngo ukurikire filime. Umukuru yabwiye umutara abwira ati weryama kuri ino ntebe, ngiye kubaza neza ibijyanye n'akazi, ntuve kuri iyi ntebe ndaje magusange. Komeza uburyamye. Gudu
unzanire ibiraha bya bindazi gakundaga unzanire nk'ibindazi 1000 yego ndabikuzanira gusa ntegereza mukuru warangije injira mu muhanda wa gari ya moshi yambuke ajye guhiga kano kasigaye hano karakasigaye karyamye ni Kasaru katurore abana ni bato cyane gusa ubuzima babayemo ni bubi bubongoza ndetse buboshya kuba bajya kwihigira icyo kurya n'icyo kunywa ku myaka yabo 5 7 15 wowe umufite umwana ungana nk'uyu ngo uri kureba iyi filime we mubyeyi umwana ungana gutya nta nubwo ugipfa kwemera ko yambutse umuhanda uvuga ati umwana wanjye imodoka iramugonga ariko bano bana barategaga bakajya no guhiga akazi mu mujyi w'ahandi wumva ukuntu ubuzima bugoye akana kangana nk'aka kano sasa dore mu gicuku karyamye kare nka 2 bigeze 8 z'ijoro karabyutse gudu gatangira guhamagara mukuru wako yakabwiye ati ngiye kubaza iby'akazi ntuva aho ngaho dore ko karabyuka gatangira kumuhiga gudu yakiyamye ati ntuva aho ngaho ndaje magusange nta telefone zihari ngo bahamagarana dore ngo karabyuka Kasaru gatangira kumuhiga mu mujyi batazi bavuye iwabo mukambiri kano kari kagezaho Kasaru ni gato cyane ni gato kangana nka Tomusoni nyiri tamarye Tomusoni neza taturura kana gakomeza imbere no sitere yo gudu zana bimwe bisanzwe mani twibagirire tunaca yamoye mwihanganye gato cyane kanzi nyabayemo aturore akana kakomeje imbere noneho mu kugera imbere kari karyamye mu muyaga kuri ya ntebe yo hanze kinjira muri gari ya moshi kumwe ziba ziparitse ninjoro nta bakiriya zifite akana dore ngo karinjira muri gari ya moshi mukuru wanjye arihera kari karyamye ku muhanda wana ntago nsubira mu muyaga kaza kwicara muri gari ya moshi kugira ngo gahunga intebe mbega ni ingangi ni ukugangika kaza kugangika muri gari ya moshi kugira ngo gahunga imbeho gari ya moshi itarimo umugenzi n'umwe habe n'uyu karagiye kararyama karasinzira muri gari ya moshi mu gusinzira muri gari ya moshi ninjoro mama yake na mama dore gari ya moshi yahise ihaguruka ndetse umwana we yagaruye ubwenge izuba ryarashe kera mbega gari ya moshi ayigeze ni kure ntazi n'ahari ni hehe nawe undebere mbega ni nk'uko umwana yagenda kugama akayicara muri bisi iri Nyabugogo uri kumva icyo nshaka kuvuga ahunze imbeho agasinziriramo nta mugenzi n'umurimo akaza gukanguka yagiye muri bisi saa 8 z'ijoro agakanguka nk'izindi saa 10 z'igitondo ku manywa ari hehe ari nka za Nyamasheke yo kuri cyangwa za Bugandi yo hakurya yaryamye muri Gucagwari n'urugero umwana yakangutse ryarashe nk'ejo yisanga muri gari ya moshi itarimo umugenzi n'umwe nta n'uwo yabwira ngo hagarara inzugi zirafunze tangira gutera imigeri bivuze ngo yatandukanye na mukuru we n'akana gato mumfashe Tomusoni arabuze Tomusoni witama arabuze Tomusoni taturure gudu atangira guhamagara mukuru gusa mukuru twamuze turahazi yamusize kure yamusize nijoro umwana dore ngari isanga muri gari ya moshi wenyine mukuru baraburanye umwana yari yaje guhiga ubuzima n'umwana wo mu bakene ku myaka ye nimba itarenze 7 harantaga irenze 7 yaraje gushaka imibereho umwana yisanze ari wenyine yarasakuje arasakuza gari ya moshi yaragenze guhera ninjoro igenda ku manywa bigera nimugoroba izuba rirenga dore harani saa 12 zibura saa 11 iyo saa ntago muyizi umwana bumwiriraho ko buri izuba ri kugenda rirenga riba bivuze ngo ibaze gari ya moshi nawe ahantu igeze ibaze ibirometero umwana amaze kugenda uturutse aho yavuye iwabo yaturutse iwabo kure ateze gari ya moshi aho yageze nanone gari ya moshi none yongera mutwaye gari ya moshi yaramutwaye umwana arasinzira arakanguka burira
प्यार करता हूँ mama ndagukunda cyane गुड्डू मुझे बहुत याद आ रही है ndetse gudu nawe ndagukumbuye umwana aragenze bumwerera atangira no kwibuka ko yarakumbuye mama we yagiye kuma ninjoro buracya burongera burakiri muri gari ya moshi nawe wumvana amaze kugenda ubundi ni igihugu kinini cyane ushobora kugenda iminsi myinshi ukiri mu ntara ukuntu ejo bundi cyagihe umwana aragenze bumwiriraho iminsi ibiri burongera buracya iyo sibaye iminsi ibiri akiri muri gari ya moshi agenda iyi gari ya moshi ntabwo yemerewe gutwara abagenzi umwana atangira gusakuza mumfashe munsore mwano kumbabwira ngo amufashe kumbe dorari June ari Ju wanabaye kumba ari June nawe byaramukubise wagira ngo nta nubwo acyumba ari Ju wanabaye nanjye nabuzuntabara ari Ju dorari June ukuntu amureba nawe byaramucanze isi yaramukanze ari Ju wanabaye ari June disi w'umutabaza nawe ubwe ntagashoboye kwitabara yaramwihoreye dore bisi ngirongera igatwara umwana bukamwiriraho akana gato k'imyaka 7 katorore kato musoni bwaramoshera gakomezanyije burongera burira iyo sibaye iminsi 3 mwe muzi kubara nimba mbaze nabe musubiza inyuma mubare umwana kureba gutya munsi y'intebe by'ibura gare moshi yabonyemo abantu bariye pome nibayimara kwa kundi urya akantu kagasigaza buriya hari aba bifuza iyo musigi yabagirira akamaro mu minsi irenze 2 n'igice cyangwa 3 umwana ko niko kantu yabashije kurya agasigarizwa ka pome bivuze ngo inzara inyota ubwoba ntazahari dore bisi ngiragera yitwa Karikuta muri West Bengali ibirometero 1600 uturutse muri Kandiwa habwo umwana atuye ibirometero 1600 ibirometero 1600 umwana ari mu rugenda agenda bimeze bite katururi uvana ugera Musanze ni ibirometero 90 hafi aho komeza ugenda ubara uvuye hano ndi hafi y'umurenge wa Ngoma umwana yasohotse gutya katururi byonyine abonye abantu bari hanze gufungure baje gufungura gari ya moshi fungura gari ya moshi umwana ari ibirometero 1600 uturutse iwabo n'ahantu kure cyane umwana atangira kunyuranyura mu bantu yisanze yitwa Karikuta avuye yitwa Kandiwa bimeze bite aracyari kirabiranya ese uyu mwana biragenda bite katorore dore umwana ahantu yisanze umwana avuye iwa ibirometero 1600 iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho ni inkuru yabaye kuri uyu mwana umwana dore ahantu yisanze ni mu rufunganzoka rw'abantu arakora iki yaje kwishakira akazi iwabo nabatindi nabahanya mbega urebye urugero ngo naguhani nko kwa Badoxi badure gukina kandi singeso ntarakare Badoxi umwana dore ahantu yisanze yo arahamagara mukuru we uwahamagara ari ibirometero 1600 uturutse iwabo guturuka mu Rwanda ugera Kampala ndakekana ibirometero 670 nimba atari 700 none ibaza umwana yavuye iwabo akana gato k'imyaka 7 kato musoni kisanze ibirometero 1600 ibaze mbega ni nko kuva mu gihugu ujya mu kindi ariko ubundi ni bunini cyane umwana azo bagurira amatike mwamaye itike aza kureba Kerere Nyabugogo na Diane warwane ndashaka kujya mu rugo warwane fa mu nzira wa mugingo umwana aratera imbabazi abantu bari mu kazi kose bashinzwe zini za mbobi zini za marine buno zirashaka kutwiba mundeke mukuri yo marine mu nzira we akana gato batangira gasunika bakita marine kumbe kari gutabaza dekura we marine vano genda turabazi Nyabugogo twaramenyereye Kerere na Diane bo muri Birunga hari ahepfo Nyabugogo dore ngakana barakirukana bakakimitiki barakabonamo marine akana kakomeje urugendo mbega umwana fata nk'inshuro enye uvuye hano Nyabugogo ujya Uganda uzikube niho hantu umwana yisanze uturutse iwabo ibaza umwana w'imyaka 7 mbega urugero yisanze nka Yesu munago urugero yisanze nka Marawi w'imyaka 7 waho ujya gutuma kuri botike ukabanza kugira ubwo bati mwana wawe ugende neza kandi nta muhanda ari bwambuke umwana dore ahantu yisanze mama yake na mama nakazanye umwana dore singira mucanga ni hamwe umwana isigenda ikamwikaragiraho ikamufungira amaferi abamubonye yagasabye ubufasha bamenyereye imbobo nyinshi baramubona bakabona ni marine iyi ni marine tu
umwana ageze hano kumba ageze si urw'umwe ku mugani wa Mr Kagame wa muhanzi ati si urw'umwe kujya hano yasanze hari abana benshi bababajwe siwe gusa ntabwo ariwe gusa aza kwicara hano mu gicuku uyu ni umunsi wa 4 ndakeka yewana ndabona abandi banatungana atari nge gusa ubabaje nari nzi ko ari nge gusa Imana yatereranye hari ukuntu umuntu atangira gushinja Imana amakosa kubera yisanze mu bibazo kandi ari satani sha mwana arebye utundi twana bangana buriya buri umwe afite ibibazo bye kumbe kureba ahubwo utundi turimo twaranakubiswe nabe kamwe kagira gutya kuko kazi ibibazo bose bahura nabyo kamuhingangi ngwino ngo yematora mwana iyo ni Rwanda form ngwino ngo tize Rwanda form hariya ku mbobo agakarito kangana kuriya kangana nka Dodoma ubwo simbamamaje koko bamuhaye ikarito ku mbobo kumuha ikarito ingana kuriya yo kuraraho abameze nk'uryamye kuri Rwanda form cyangwa Dodoma harya niye yindi ngo nabo nshyiremo imiyaga mfe kubamamaza nubwo batarayama neza afuri form nabo nshyiremo imiyaga ku mbobo kumona ikarito ingana kuriya uryamye neza kumbe dore mu gicuku abana baryamye mu gicuku baryamye dore ibigabo dore badoxi kumbe hari ibigo bishimuta abana wibuka umwana ni umutungo batangira gushimuta abana haje ibigo bitangira gushimuta abana wibuka umwana ni boro ni mari batangira gushimuta abana n'umujyi yisanzemo karikuta batangira gushimuta abana bya badoxi ndande mujeke batangira gushimuta abana kakandi gacaho kababonye gacaho kugera hano imbere kubitana na karidinari nibondo norashaka gushimuta abana baturori dore na Rasta yakurikiye Robert Rasta nawe arashaka gushimuta akana kambere baragatwara Robert yakurikiye katurore akana gacaho karidinari byari June bose barahari barashaka gutwara utwana kana kujyana ukabona umupolisi ari kwinywera itabi ntabwo ari buri mupolisi wese burango yuhiriza inshingano ze mu Buhinde akana gacaho umupolisi cyakora icyo yakoze yabaye indorereza Imana mu gatware nje ntago mpari kana gacaho n'akana gato k'imyaka 7 mubyeyi uri kureba iyi filimi baza ari nk'umwana bari kwirukankana kuri abagabo bakuru bashaka umushimuta kugera imodoka yari kagonze y'Amana irebera baba marayika barinda utwana bashyiramo imiyaga kana kararokoka yari kariye habuze gato Rasta kugera nabona kana kararenga n'ubundi karimbo bakirirwa kiyigira icyo kurya n'icyo kunywa kisanga mu muhanda mugari mu mujyi katazi ibaza umwana we yisanze mu gihugu cya kure w'imyaka 7-8 umwana muto reba urugero nka ka Junior giti gatonya umwana zano Thompson n'itama kureba umujyi abanyamujyi urabazi yakubonye kuri yungana gutya nta kintu wazumubwira Marine va mu nzira wa mugenga Marine turabazi nta kintu wazumubwira umwana yakomeje imbere komeza urugendo iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho niyo mpamvu mbana kuzaniye akantu k'ubwenge ngaka kugira be bimeze bite ntago ari ibintu bagiye barahimba ni ibintu byabayeho ndetse hari n'abandi benshi bibaho buri ugiye ukicaza burabwana usanga inyabugogo bwa Marine ukakaganiriza ushobora gusanga utwinshi ari utuzayirwa ati nanjye niciye imodoka nisanga i Kigali mama yake na mama kuvuga yukuvangira ibiswahili atari akanyarwanda n'uyu nguyu niko bimeze yisanze hano umwana abonye Imana hano yaje byonyine asaba Imana arebe umwana waba yarakuze abona basenga umwana yaje gusenga kumbe hano mu Buhinde hari ukuntu Imana bagenda bakayitegurira iki bakayitegurira amafunguro batuye ibitambi bigirwamana umwana yaje hano abona ibiporezo batambiye Imana ngo Imana ize kubirya Imana rero reka mbirye n'ubundi ndi umuhungu wawe muri kano kanya ni ngiye mwana usigaranye aza kurya ibiryo mu rusengero ari insengero zinaho ugezemo wasangamo igiporezo insengero mugira gutya mujye mutegura ibiryo bihora marika abana nk'uko nguko abagezana inzora ari mwisha agasangamo igiporezo abantu basenga ibigirwamana kweri insengero zabo zibonekamo ibiryo mwe bibure mwikubita agashyi umwana yatabaye n'ibiryo byo mu rusengero byatanzwe n'abasenga ibigirwamana by'abigirwamana byabo izindi nsengero namwe murebereho ujye usanga mu rusengero rwanyu harimo icyo kurya byibura ku buryo umwana ashonje akaca yaporeza hari urwo wasangamo Karisitiya biriya ni byiza ukagenda ukarya umwana yaje hano
iminsi iri kugenda yicuma hano buri umwe abareba ibye buri umwe abarangajwe imbere n'ibye ntawe witaye ku wundi ndetse abababajwe ni benshi hano umwana ntawe yaza atera imu amubwira dore amazi ni Nyabugogo baba bari koga bose agaruka kuri Dodoma ye nimba atarafura ifomu ni Rwanda fomu iyo bukeye arayizinga neza yitonze ni ukuri ku mwana muto mayibobo ingana kuriya agakarito nka kariya akaryama akumva ameze neza nk'umuntu uryamye kuri za matora nyine nababwiye akumva atekanye umwana isi iragira mucanga biramurenga ahantu ari ntagahazi abantu bahari nta n'umwe baziranye ndetse n'ikigeretseho ntawe yaza atera isisemo babwira ati mwamfashije ntibibaho bakubonamo marine bwa bwana bw'ubu bubona busa nabi iyo gakwegereye usanga aporo cyane cyane arabutuka shawo nabi cyane nimba ari uko nawe yakuze ari imbobo abona ntawe wamufashije sasa umwana ari kugenda hano hari wamubonye wa mwana wigendera aho ngaho uraza kugwa ni ikibazo ki ntabwo uvuga ikinyebangari wenda avuga indimi nyinshi wa mwana uvuga igihinde se basi tukivuge yego mvuga igihinde ntabwo avuga ikinyebengari ariko avuga igihinde ugiye hehe ngomba kujya mu rugo nayobye imbega yatakaye waturutse mu iyihe nzira se ntabwo nzi inzira yanzanye none se uragira yute Tomuso mama yabonye akana disi kayobye buriya hari abantu bagira impuhwe witwa ndi nitwa Saru nanjye banyita Nuru Fasasi yitwa Nuru urashonje cyane 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 iri mu mara iri mu misokoro hari umubyeyi ugira impuhwe yagize gutya aragafata ka Tomusoni n'amatora yako ntabwo kayisiga urayibona ariko arayizira ni bora yisize izindi mbobo zayitwara n'amatora ari kumwe nayo ntabwo yayisiga matora ntabwo yayisiga kureba ahantu ari ntagahazi ntabwo wabura bagira neza mu bantu bose baca ku mbobo ntihabura mugira neza uza akaganiza imbobo akayibaza dore kugaha ibiryo no kurya hari igihe bikunanira hari igihe nabwo ibi byose ni njyewe ubyikorera ntegura icyo kurya ngashyira abantu urabizi ugomba gukora kugira ngo urye urabizi buri muntu wese buriya agomba gukora nanjye njya nkora njya mfasha mu wanjye akazi n'akana gato karabwira umugore mama wanjye njya mufasha kuba twatoragura amabuye mama we kumbe nawe atoragura amabuye akana ati nanjye njya mfasha mu wanjye gutoragura amabuye nta nubwo kizi ishuri nturikabaze iwabo nta mafaranga bafite gira gutya akazanira fanta numugira neza gatoye ngaho wa fanta yo umwana noneho nguyu kumuha fanta ni wabaho yabaga mu rugo ntiyayinywaga nanjye nsigire hariko mwana mu mugina urabiza barakubiswe aramuhereza n'akana gato kahuye n'umugira neza ni Kasaru umugore anywa fanta yayinywa ariko kakamuri ariko washyizemo imiyaga utayimara araseka n'umugira neza akana kongeye guseka nyuma y'iminsi byibura kavuye iwabo ganira baraseka kakoze igifu buriya umwanzi wa mbere buriya duhanganye nawe n'inzara aragatsindwa Satani azamukurikiye buri waze rwose ubasha no kwiyambaza Imana neza rega buri umwanzi wa mbere n'inzara iragatsindwa umwana yabonye igiporeza abanza guseka mu byibura ibyo gutamura ugara bitekereza nyuma atari umugabo witwarana ati n'umugabo mwiza afasha abantu bose nawe araza kugufasha ndagira ngo umve amagambo y'umugore wa mugore w'umugira neza watubaye akana akabwira ati umugabo witwarama nawe araza kugufasha ejo mu gitondo azaza hano nawe agufashe akana amenya ko agiye kubona umugira neza ese uwo mugabo araza kumfasha kuba nabona n'umuryango wanjye yega araza gufasha kuba washaka mama wawe araza gufasha pe n'akana gato ngaho funga amaso usinzire umugore watoraguye akana n'umugira neza nimba ari umugore nimba ari umukobwa yabikiriye n'akana karasinzira akana nka kariya kaba kanatandukanye na mama mu gitondo muramuzi na mugabo ni icyamamare yagukiniye nyinshi cyane ntabwo nanazibibutsa ngo nzivemo muramuzi mwana wanjye n'umugabo mwiza warusinziriye mu gitondo akana karyamye ku buriri noneho nyuma y'igihe kinini karara ku ikarito wa mugabo yaraje ati ubu ndi kwibaza wa mwana we isi waturutsemo ahantu hose wagiye unyura ese niwe Rama yego ndi Rama ariko ntabwo ndi Imana
hari ikigirwamana bita Rama mu Buhinde. Ngaho ati ni ngiye bita Rama ariko ntabwo ndi cya kigirwamana uzi. Arebana ngwino ugomba kumufasha ko ni umugabo ugira umutima mwiza utabara abantu bose arifashiriza. Aja letja ngaho ryama sha ryama tube tuyavuga kana kararyama kahuye n'abagira neza bo mu mujyi. पता तुझसे मिलने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ मैं ना तुझे एक बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगा Tom mwana ndaza kujyana ahantu heza cyane. के पास Ese uranjyana ahantu mama wanjye ari? वहाँ से तेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश कर Tom ndi bukujyane biraza kudufasha kuba twakomeza gushaka mama wawe. है ना Ati ngiye kuba ngenda garuka ninjoro nkujyane. Niko umugabo yakubwiye akana. Ati ngiye kugenda ndagaruka ninjoro ngutware. Ati aho ndi bukujyane na ahantu heza hari buze kudufasha kubona mama wawe. Ese nihe hamujyana? Mumugira neza. Mwana arareba. Ngahaguruka. Akana karahaguruka ndagera kurikira filime nyegera hano sha. Mugara kitegereza neza gatera imibara kana arakareba. Abanyamujyi bazi nawe arakareba areba utuboko areba igihagarara akareba neza kose ndagera gukurikira filime ni umugabo umugira neza. थैंक यू बोल दे. थैंक यू Ati wakoze cyane. बहुत बढ़िया काम किया Wakoze neza cyane. Ati uriya mwana neza niwe bari gushaka umeze kuriya. Ndagira gukurikira filime umwana arabyumva arabyihorera. Ariko ikigabo kiravuze kiti urakoze cyane kuzana umwana nkuriya. Ati uriya mwana neza ameze nk'uwo bari gushaka. Bigaragara ko bano bantu atarabagira neza. Burano bano umuntu akugirira neza ntacyo mupfana. Jivuga atari ni umukozi wayo ni umukozi w'Imana cyase ni umugira neza. Ariko nanone wongera ucenga uvuga ati ubundi uyu muntu ni muntu cyongerera mu watanze ariko vipize ku mugani wanyu. Akana karabumva umugabo ati karakana neza kameze nk'umwe bashakaga. Bivuze ngo hari abantu bashaka umwana ungana nk'uyu. Nebandi umwana yarabyumvishe arabonye bano bantu nabo hari gahunda bamufiteho ukuntu burasi buru kugira neza ngo gufitiye impuhwe reka hari icyo bagukeneyeho cy'inyungu bite kutanywa kana kamuketse kababonye ntagushaka kunywa fanta kumbe bari kumutegatega fanta ni babanyamujyi bazi bakugira neza n'inyungu bakubonamo wa mwana ariko ko warakaye utameze neza kababonye akana nakanyabwenge n'incakura ngaho ngo fanta kumbe menya ari gahunda bagafiteho ngo ninjoro baruze kugatwara ngo bakajyane ngo bashake mama wako ngo ahantu heza kumbe bagafiteho gahunda. Come closer wino nyegera umugore kumbe n'uburyo aba yisigamo ibirunga akana karamubona uyu mugore ubundi vipize ku mugani ubwana bw'uwo busanga ariko bavuga ubundi vipize uyu mugore ubundi anyereka impuhwe nkande niga genda namuyobye mani nciye ishene nabonye mufiteho gahunda si wowe imbaho umwana dore garaca ishene ndagiye imari iragiye we buri mugore ngo arahamuka imari iragiye umwana caho yababonye nta umwana caho yababonye nta muwe zinaha mu mujyi bose nakeza kabo umwana caho umwana arongera caho abo yarabonye yakise bagira neza bakamufashije nabo bamufiteho inyungu. Nakubwiye umwana ni igishoro buri umwana ni imari ubusugira ngo wancemo amafaranga ari mu gihombo wapi ugushema amafaranga ukiri muto burya iyo ukuze ntaga yarahombye abameze nk'uwo yashoye ahantu rwose. Sasa kana ngaka abantu bagakoresha ibintu byinshi kakiri gato ushobora kugatwara kagakora kazi ko rwose cyangwa ukagenda ugakoresha imirimo runaka bitewe n'inyungu ugashakamo agasyamo n'ibiryo by'inkoko niko njya numva. Mbega umwana yakoreshwa byinshi kuko umwana uko yiruka umwana yakwiruka akibuka iyo yabaga ari muri karitsiye waba ari kwiruka umwana buri uko yiruka ari mu mahanga hariya yageze akibuka uburyo ki yajyaga yiruka agiye kureba mama we. Mama we icyo gihe yajyaga ajya kumureba ku kazi mama w'akazi yakoraga nako gusyaga amabuye kurundanya amabuye mbega nabarya kariho niko babita barya kariho bameze nka za nyamaswa bita duhunga umukiza nazo nizirobanura iyo bigeze ku gipolisi ngaho genda mwana wanyuze n'iririya buye rito mama yaragendaga akarunda isiteri y'amabuye maze akaza kuyigurisha. Uri umwana mwiza ati ndi umwana mwiza kumbe dore karyamye kuri ya matora yako ivura umugongo aho karyamye kakibuka mama ku buryo ajyaga akabwira ati mwana wanjye uri umwana mwiza kakagenda kagatora n'utubi duto kakibuka ukuntu mama ajyaga akabwira ati uri umwana mwiza.
ni Kasoru मिला के बच्चा ati ese ninde mwana wanjye mwiza akibuka ukuntu yajyaga muyambira buriya niyo mama wawe yaba ari umukene ariko aguha urukundo abakurutira urugo wajya mu rwego rwose rw'abakire ariko nta rukundo uhabwa nta keya nk'iya mama ntacyo yabimaze akana imvura iragwa ikakanyagira imiyaga yaza ikagakubita umwana ameze nabi cyane barakwereka amezi abiri ashize umwana akibayeho muri bwa buzima abayeho nabi cyane arara ku muhanda arara ingangi mu gitondo akajya gutoragura muri mondisi akareba nimba nta kantu mwasigaje akanemba ntako mwasigaje ariko none waje imico uvuga ngo gusigaza ngo ni ubwibone ngo ni iki none se mudasigaje muri puberi hajya iki ngo bari abana batore jye mubitekereza cyangwa se mubimara ariko nabo mugira ikintu mubagenera umwana agera hano byonyine yabona ikika akifuza no kukigendana kiraza gukomeza kimwibutsa uburyo bakirisha urebe uburyo umwana babayemo ni akana gato gusa hari hano akongera ikikwereka isi uburyo ibabajemo akabona abana bangana nawe barapfuye barabatwaye kuri burankari bagiye kubashyingura akavuga ati ahubwo nawe ngiye ndi umunyamahirwe reka nshima Imana hari ukuntu uvuga ngo urababaye cyane nka kariya kana ukabona kandi kana mungana bakakunyujije imbere bagiye kugashyingura ukahita ubona akababwiweho bagomye gushima Imana ni akana gato akana karaza gafata ikigo kakabona abantu bari kurya wabonye abakire bari kurya yabo bakirisha barya umwana byonyine akibutsa n'uburyo barisha ikiyiko yabona barya akibutsa n'uburyo barisha ikiyiko wabonye akababaro akibutsa uburyo barisha ikiyiko katorore umwana areba barya akibutsa uburyo abantu barisha ikiyiko mu Kadafi in the studio umwana akareba akibutsa uburyo barisha ikiyiko ikibazo yo mugabo nawe wari uri kurya yabonye akana gateye mu Kadafi yari ari kurya yabonye akana kababaje mwana wampaye igiporezo musaza washyizemo imiyaga niko bwana bwo wowe uvuga ikamarine waragenda kareba barya byibura nawe akimajina ari kurya uburyo byabimeze byatinze wa mwana utumye nsoka ngo nze ngane nawe naje kumenya ko uyu mwana atavuga ikinyabengali ahubwo avuga igihinde uyu mwana ndangije ndamutora ndamubaza ati wa mwana uturuka he yansubije ijambo rimwe umwana agaturuka muri Jenestarayi akana wa mugabo gatoye mu Kadafu yahise akazana hehe yahise akazana hakunino akazana kuri polisi byibura akarangishirize akana ngo nawe kavuga ikinyabengali ahubwo kavuga igihinde aturuka Jenestarayi ubwo ni GS ubwo ni mu Gatsata mu yandi magambo none se aturuka mu yihe ntara umva uturuka mu kahe karere akarere umwana gutya ntago yaba akazi none se wa mwana we mama wawe bamwita nde mama wanjye bamwita mama umva nawe babyeyi murajye mubwira abana amazina yanyu mubaye no kumenya nimero zanyu mutwe akana kataka ariko ni kazi nimero za mwako ni kazi n'amazina ya mama kamwita ngo ni mama kwa kudusanga umubyeyi bw'umwana warwane ntukamagare mu izina kinyabupfura gike umwana muratandukana bamubaza izina rya nyina akaribura icyo polisi yakoze nta kindi bamufata ifoto yo kujya kurangisha umwana barangije mupakira mu nzererezi n'izindi marine zose baberekeze mu bigo birera abana katorore iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho umwana muzana hakunino mu bundi bwana za marine kumwe nyine mugenda mukazipakira zose hari aho muzijyana ikigo kigomba byibura kubitaho we hagarara hano wanzererezi wegera mutonde umurongo tondesha umurongo ubwana ni bwinshi buhari caho bagacishaho akana kavuye iwabo kagiye gushaka icyo kurya dore ngo karisanga mu birometero 1600 turutse iwabo uburyo katateganyaga babakuramo imyenda hano batangira kubogosha bakabaha isuku ni ikigo mbega kirera abana reka tukite Ruferina ariko irera za mbobo zose yagiye ikura ku mihanda nyinshi cyane katorore bari kuvuga igihinde ntago nyizi ni ukuri ntago nyizi ntabwo ari ngombwa ko nyimenya kana bakazana hano ni akana gato hari n'ahandi umwana usanga yarakuze nka mu Kadafu nta kintu waza umubwira cyane cyane bamwe bamwita sheri kazubwira ngo urishera umwana yarakuriye mu buzima nk'ubu yaguhitana none se mwana witwa nde njye banyita Amita abana batangiye kuganira bari kumenyana ati hano hantu batuzanye ni habi cyane mwana harutwa n'imihanda twari twibereye
uzareba ari ukuntu abana bajyana mu kigo ugasanga ariko abana bongeye gucika ikigo bagaruka ku mihanda sinzi icyo bashaka wabona buriya babuze kore ese hari umuntu ujya ubasha gucika hano nigeze kubibona none si uvuye hano ujya gukora iki nimva hano ngiye nzagura isaha umva inzozi z'umwana ariko ati ngiye ninsohokamo hano nzagura isaha tu nizo ndoto zanjye nimara kugura isaha nzaba nsigaje iby'ijuru ubwana bakaza no kubwigisha bakabigisha aho uteranyijeho bebi byara iki bibyara 18 abana barabigisha ku mwana umwe inyuma atangira kubita umutwe ku nzu Shadip umwana hariya yarakukubiswe yarahamutse bitewe n'ibibazo yahuye nabyo umwana agatangira kujya kubita umutwe we ku gikuta abana bahura n'ubuzima bubi mubyeyi uri kureba iyi filime kurikira agafilime urebe ubuzima bubi ibintu byabayo turi kureba umwana atangira kubita umutwe umwana ngira mu buzima ku buryo agera akamera nk'umusazi akanavangirwa ari mpamvu n'ubwana buto bumwe ibiyobyabwenge bikagucana ukavuga ati zira ni imbobo wana ukabona afite kora ukamucira urubanza ariko umwegera ukamuganiza buriya nibwo wamenya ko ahubwo naho ngaho umwana yari amabuye uzi kubona akana k'imyaka 7 kabayeho ubuzima nk'ubu ngubu nakweretse biba bibabaje cyane katorori haguruka Shondipo wa mwana Shondipo baramagurukije wa umeze nk'uwahuye n'ihungabana Shondipo bano barareba wa mwana usigaye kubi umva reba hano wamuginga ni njyewe mwana abandi bana barareba ntacyo wavuga buriya havuga umuntu utarabona abantu batarabona urugero nka Badox na no stress barakabya barakubesha ariko urazareba umuntu wabonye abacecetse ubwana buraceceka baraza bagatwara mugenzi wabo bugaceceka cyangwa Junior Giti nawe ntago arabona ubusanga kubeshya ariko umuntu wabonye ntago avuga ubwana bugatangira kuri mbati mu gusha inyenyeri zirasohoka iyo ziri gushaka ukwezi ati rwose yewe n'icyagomba kubaho kibi igihe kigeze aho ngaho ku mihanda aho tuba turi rwose ugahuraho n'ibibazo wumvishe abana baririmba za ndirimbo z'amaganya ati inyenyeri zisohoka hanze cyangwa se zivayo ati inyenyeri zigasohoka zije gushaka ukwezi za ndirimbo z'amaganya ati izo nyenyeri nta kindi zisohora ziba zije gushaka umujura indirimbo z'abana nyine ariko zuje amaganya kugira ngo barebe ko bakwikomeza we mabyuka umva ukuntu wabyutsa kakana baje ukabyutsa mu gitondo kimwe ndagira ukurikire filime ni muri cya kigo kirera abana hari umugore uri hano ndagira ukurikire filime akana barakazana nikavuga kuko karabonye Saro ni wewe njye banyita Sudi ngwino wicare hano n'umugore mwana zo kwicara hano nakazi kanye kumenya neza ko ko nta mwana n'umwe ugomba kuguma muri iki kigo ubundi leta nyinshi usanga ninaha mbese usanga nta leta nimwe yifuza ko abana bakomeza kuba mu bigo nk'abiriye birira abana gusa oya buri mwana mbega abe mu muryango bashaka abantu bamurera umwana wo gukora n'abandi bana akore mu muryango ni njye bo wishako ati mpamvu ndi hano kugira ngo abana babone ahantu baba abantu benshi ntago bankunda hano ariko macaka abana babona imiryango nyiragutya atureba hano amwereka ka gafoto ke bafotoye abapolisi bagashyira mu binyamakuru ati tumaze igihe kinini tugenda twamamaza mu binyamakuru tubaza nimba nta muntu ukuzi tuvuga ati dore umwana waburiwe irengero ibinyamakuru byose byo muri Karikuta tubabaza nimba nta muntu ukuzi ati kandi iki kinyamakuru gisohotse kirebwa na miliyoni 10 gisomwa na miliyoni 15 muri Karikuta ati twaramamaje turakurangisha muri icyo kinyamakuru mbega ni nk'agasobanuye ati twaramamaje urabiza agasobanuye nsoye filime irebwa na miliyoni ntazi nanjye ubwanje umubare kuko zigera no hanze y'igihugu hirya no hino ati twarakwamamaje hirya no hino mu kinyamakuru gisomwa na miliyoni 15 mbega ni nko kwamamaza inama gasobanuye ubuzi kuri burebwe n'ingeri nyinshi urabizi uno mujyi wacu Karikuta turimo miliyoni nyinshi cyane ariko nta muntu umwe yigeze dusubiza ngo atubwire wenda ngo warabuze ateregaho n'urukane kure cyane umva wa mwana nta muntu umwe yigeze udusubiza atubwira ko akuzi none se mama wanjye nawe ntabwo yabasubije oya kumbuye umwana disi abantu bagiye kumurangishiriza mu binyamakuru kumbe mama we nta nubwo azi gusoma kuko n'umwana ntiyize wumvishe
niyo mpamvu burya nujya kurangisha ikintu cyangwa kwamamaza jya ugera mu ngeri nyinshi kuko nko mugasobanuye n'abatarize barakareba ariko musinzi ukuntu mujya kwamamaza mukagarukira ahantu hamwe gusa mwazanye inote tukarya ढूंढा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ariko twakuboneye ahantu waba muri Australia hari umuryango ushaka kugufasha muri Australia तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है ese Australia uzahiba reka ahubwo se reka makwereke umwana nkureho umuraro ku muhanda kuza umubwira ibya Australia babaza ingangi ahantu iri munsi y'ibiraro reka nkwereka ahantu Australia iba umwana barashaka kumujyana muri Australia abonye ukuntu umubyeyi aburana n'umwana reba hakurino ये जॉन है uno mugabo bamwita John uyu bamwita Sue ये naho uyu इनका घर hano niho batuye urugo rwiza cyane umwana w'umurara nkuriya kumwereka ingo nziza bimutera n'ikibazo batuye ahitwa Tasmania ati nakarwa gato ariko ni heza pe कितने अच्छे लोग हैं ati bano ni abantu beza si abantu beza karemera अपने पास रखो ino foto yabo genda uyitware ariko uyirinde neza bamuhaye ifoto y'umugore n'umugabo bifuza kumurera muri oruferina niko bikora umwana ubundi bisaba umwegere witonze umbwira ati hari umuryango ushaka kukurera umugabo n'umugore umwana mukamuha ifoto y'uwo mugabo n'umugore bashobora kuba bamurera bakamubera nka papa na mama ifoto kamara igihe nawe ayigaho ayitekereza akavuga ati ese ko bano bantu bambera nka papa na mama ibaze baguhaye ifoto iriho nk'isura nk'iya Badox cyangwa Mukadafu akakubwira ati uyu muntu arifuza rwose kukurera wa mwana bakakubera papa umwana atabyanga dore aho nda umwana wamuhaye ifoto arahindukira ese koko mwashakishije mama wanjye cyangwa bano bashakiye muri Kalikuta kandi Kalikuta iri birometero 1600 uturutse aho uno mwani wabatuye mbega fata kuvana ugera Kampala inshuro enye uzikube nibwo uri umenye umwana buryo cyari kure y'iwabo asa nk'uri za Zimbabwe yo kwa Mugabe umwana yisanze naho abari kumushaka bari kumushakishiriza muri karitsiye imwe nk'abari kumushakishiriza mbega tuvuge muri Kigali gusa kandi umwana ari Zimbabwe niho bamamaje gusa umwana yaje natangira kureba ifoto y'uwo mugabo n'umugore yereka ndetse n'ubundi bwana babana muri oruferina bugisha inama n'abana barakuze bakiri bato barababajwe baseka ari kagatwenye gace hejuru y'agahinda tuzagira amahirwe ube mu rugo rwiza ati Australia njya mumva ni ahantu heza yaje kugisha inama hari ukuntu usanga ubwana buto bwagiye burana n'iwabo hari akari gafite amakuru k'incakura urugero nka ka Thompson gafite amakuru ari June yaragiye akakabeshya mwana wanjye buriya mvuye muri Australia ameze gutya ari byo yabonye muri filime Amerika imeze gutya sasa ugasanga ukana ka Thompson yo gahuye n'undi mwana kamubeshya sasa umwana iyo umuryango w'abazungu ugiye kumwadobo tukamutwara batangira kubigisha imico imwe n'imwe kugira ngo umwana nagera muri izo ngo z'abazungu azamenye uburyo cyitwara ati bayita serviette urayifata rwose ni napkins ukayifata ukayirambura ku biro byawe ugiye kurya reka no mbigisha uburyo bakoresha katirari ubwo ni ibiyiko amafoke ndetse n'ibyuma bira byose barisha ufata ikiba kita gute ni fork byiza iyi bayita gute ati ni nice ntabwo ari nice ni knife cyongereza nk'icya Badox niki ni ikiko ni spoon bari kubigisha n'uburyo bita ibikoresho byo mu rugo barisha kugira umwana akana gaki murakibuka uwo ni umunyu ari kubigisha nawe kano pepa ubwo avuga pepa y'urupapuro kandi rurusenda baramuseka ni pipa cyane baragasa byatinze umwana wa muntu y'umuryango wamurera katururi byatinze umwana bamuzanye mu ndege umwana amaze amezi atarenga nk'atanu avuye iwabo niyo umubyeyi avuga ati umwana wanjye aracyari mu gihugu ari hano hafi ndabizi mukomeze murangishe kumba umwana ari kuriya yagenze dore umwana ageze mu ndege ubwo umubyeyi disa we yicaye ari kuvuga ati akana kanjye karacyari hano hafi umwana ari mu ndege imujyana Australia ndabizi umwaka ugashira umubyeyi yarabuze umwana we akajya avuga ngo umwana wanjye ari inaha buriya wabona ari mu majyepfo ari za Butare ari hehe umwana yarambutse kera ari United States bibaho cyane dore nk'uyu mwana mu buryo atazi n'uwo atacekaga niyo hamwe njya nkubwira tushatse wajya ugenza make kuko isi mu minsi mike igushyira ahantu ukisangana utacekaga dore umwana we yisanze ari mu ndege yerekeza Australia nta guhitamo bifiteye muri Hobart Australia muri Australia umwana niwe yisanze ku kibuga cy'indege cyawo baramuzanye
iwabwo bari kumushaka kugera hano dore nizangagare ziba zarabuze urubyaro. Uriya ni papa wawe, uriya ni mama wawe. Umwana agaceceka kuko yabonye byinshi, ntago yavuga ngo bari aseka atari bo. Oya, uratuza ukavuga ati koko nibyo. Uvuga rega batarabona bari wumva mvuga. Bikubwira yuko nabonye mwana zano kubareba se papa wanjye na mama wanjye ni abazungu. Ari ku mutima, ubwo ni ku mutima niko imbobe biri kuvuga uyu mwana wibuke yabayeho Marine. Tugeze mu ruzungu. Karo nakawe bamuha impano. Good on the plane? Waje mu ndege? Yeah, good. Byiza cyane. Umuryango wemeye kumurera wabagira neza. Mommy and Dad. Uyu ni mama nanjye ndi papa. is so happy. Umwana agaseka kagatwenye gacejuru agahinda, njye se mbyarwa n'abazungu ndi umuhinde gute? Dore ukuntu ariko abareba n'umurara. Byatinze ariko hari igihe umuryango rwose uba wifuza kurera umwana ndetse bakabona akana bakagakunda kurusha nuko bakunda nako bibyariye. Akana baragafashe bakajyane bajye gukarera, bakajyana muri Australia. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho, utagira ngo ni za filime ujye ubona ngo jet iragendera ku mitwe y'abantu. Ya nyuzamo nkageranya nkabazana ibintu byabayeho bya nyabyo. Umuryango w'abagira neza wemeye kurera umwana. Kana bakazana hano. This is where you live. Hano niho tugiye kujya tuba. Down there? Hari imbere, hari. Nde n'icyongereza kizi neza nibyo ntazi. Abazungu babonye akana, umwana buriya ni umugisha n'ibyishimo. Do you know what a television is? Televiziyo uzi icyo ari cyo? Televiziyo se mwana ngese waza umbwira ikikunzi kore. Wese kore urayizi ko nkangisha ngo uzi televiziyo nayizi. Niko umwana ari kubabwira ni ukuri, ntago ari njye ubivuze. Kandi bakomeza gukereka inzu. Ubundi barabajya bavuga ngo ufashe umuntu w'umunyabyaha, tuvuga urugero nka no stress. Imana ikavuga ati ariko no stress ngwino nguha amahirwe yo kuba mu ijuru. Yakwirukana akavuga ati mutsore hano hantu. Nuko ubona nyine ajya mu rusengero agasinzira. Nyine n'ubundi abari ahantu atagomba kuba ari. Sasa uyu mwana ari kubona hano atagomba kuba hari. Arumva icyamusubiza ku muhanda amenyereye. Biporeza koko. Byamucanze arumva yakwisubira mu muferege na kore. Ngenda bizi Imana itanze no gikavuga ati mwese muze mujye mu ijuru. Abanyabyaha mwakwirukana. None se nimujya mu rusengero mugasinzira, mwajya mu kabari mukarara mwicaye. Ndabizi. Aturusenda araroza arabemeza biryaho baragashimisha. Mbega byiza uzi icyongereza urakivugura inka no stress. Mwere ku rusenda nuko ugashimisha akana. Bakije kurisha biriya byuma, ubundi kari kamenyereye intoki kaza mu mazi. Kiriya kintu nimba kakizi kari kamenyereye koganye bwo gukidumbaguza. Nsigaje iby'ijoro karasheka. Hano umubyeyi wakazanye ndise ariko karana akishimira. Biti You've come a long way, haven't you? ati waje urugendo rurerure. Umwana arashimisha shaho kuko umwana ubundi nubwo umwana bavuga ngo ni umutware abazaba umutware, ariko ubundi ukarebye ubundi akana ari agasazi gakora ubucucu bukagushimisha bukagusetsa. Abana bavura stress ni nka filime zanjye, ndetse filime zanjye zivura na hangover n'umubyibuho kabije. Sibyo nukuri ufite stress, ufite hangover, ufite umubyibuho ukabije, warabuza apeti, barakwereka nyuma y'umwaka umwe. Hashize umwaka kari akana kaba muri Australia aho bagiye gukarira umwana. Batangiye rwose kumwigisha, ababyeyi bamureze bamurera neza, bamufata nk'uwabo. Umwana bari kumwigisha no kuba yatwara ubwato. Akana katangiye kubaho neza, ababyeyi n'abakana rwose bakaruhukiraho. Buri umwana rwose aragushimisha, wari wifitiye stress wivaniye mu kazi, umwana aragushimisha. Buri uzi iyo ntashye babana banjye batatu njya mbabwira bamvura stress, muba mwanteye. Tera umupira barakina. Ibi ni ibintu byabayeho, akana gatangira kwishimana n'umuryango rwose ukarera. Ibintu biba byiza cyane kurushaho. Abana akana kashimisha umuryango. Nyuma y'umwaka bidatinze akana kaje gushushanya. Akana kaje hano karashushanya. Iyi ni indege, n'icyongereza gatangiye kukimenya. Hello again. Nanone muraho
kumbe wa muryango waje kubona wakorera umwana umwe bidahagije bagira batyo baravuga atari kuwazana kandi kana tugakarira. Hari ukuntu usanga abantu batabyara bakarira nk'abana batanu bavandimwe. Hari uwaje. I'm Sue. Bite? This is Saru, your brother. Uyu ni umuvandimwe wawe. Na kandi kana bagiye korera bakeretse ngo barakabwira ati uyu ni umuvandimwe wawe. Show me what you made. Uyu nguyu mwereka icyo washushanyije ni iki? Amuzana icyo washushanyije. Aramwereka. Amwakire nk'umuvandimwe bagiye kubana mu nzu ari abana babiri. Nk'abavandimwe. Imiryango myinshi ikunda abana nta muntu wanga umwana burya ntibibaho. Ntibibaho nta muntu wanga umwana. We're going to go get something to eat. Would you like to join us? Oh, okay, that would be nice. Mbega byiza. Kumbe umwana bazanye. Mwana bazanye we zarashaguye kubera kore nyinshi umwana barangwe. Mwana ameze nka no stress. Byashaguye. Birashagura umwana birashagura Nyagasani. Bazanye pifura kiri umwana. Mwana bazanye we ibiyobyabwenge yaramaze gukora byinshi agira gutya akavangirwa. Mwana watuza tuza ni kuri nyine bigenda. Bikururiye ikishi. Mwana birashagura korera mugaruka wabona buriya bwana disi kubera gushukwa no kuba ku mihanda nta guhitamo babigizemo. Hari igihe usanga umwana agira gutya agafatana mu gakanywa agatamu iferege akazamuka dobandi furasheri usanga umwana disi yavangiwe atumutwe nawe atari ubushake bwe. Ariko nk'ababyeyi bafite umutima kandi bari bakure ntabwo wahita ucira umwana ubanza uvuga ngo iki ni ikirara cyananiranye. Oya, ubanza kumenya ubundi niki cyatumye umuntu abikirara mbere yuko umucira urubanza. Nimba ureba kure badase mu Kadafi ko mbona ari imbobo hari ikirara byagenze bite? Ni urugero nabahaga ntabwo ari we mvuze ndabizi we ni umujistoma yasoma by the way. Kano kakagira gutya akabyuka ikakana kandi check zano. Uyu mubyeyi asigaye arijijwe na kariya kana kandi yazanye kameze nk'akataye umutwe. Bibaho buriya nawe mwana uri hano hari igihe utuma umubyeyi wagenda akicara wenyine akarira akurikije ibyo urimo, cyane cyane abakobwa ukabona umwana arirwa kuri WhatsApp nta kindi kintu ajya akora byukira kuri WhatsApp ateretana n'ubusore nimugoroba agenda agataha amajoro mu busore. Usanga abana muratubabaza twe nk'ababyeyi buriya muratubabaza. Ariko numvishe ngo hari agasore kajya kiyitirira Roki bakajya no mu tubari kavuga ati ni nge Roki nge ndi umuntu w'umupapa abantu mu nyumva ndi umubyeyi mukuru cyane. Reka niyo mpamvu usanga ndi gucyaha abana bantu bazakubeshya ngo nge Roki ngo Rokuriya ndamuzi ejo bundi twari ko aba bakubeshya. Roki ni umuntu w'umupapa kamemu ukijijwe fovuwari usengera akanyarira na Kadeshi barakwereka nyuma y'imyaka 20 wa mwana yaje gukura. Nyuma y'imyaka 20 umwana yaje gukura. Umwana amaze gukura amaze kuba umusore. Iyi ni nkuru ibintu byabayeho baje kunywa hano. Ati nzagukumbura mwana wanjye birumvikana. Kumbe ababyeyi bareze wa mwana disi baje kugana nawe bari kumubwira ati mwana wanjye igihe uzamara hariya tuzagukumbura. Ati uri umwana mwiza pe. Ati ndetse bino bintu ano masomo ugiye kwiga zakuzana ibyo wose wifuza byose. Ati twarishimye kuva mu buzima bwacu. Ati kuva mu buzima bwacu wabaye buri kimwe twakuze twifuza pe. Ni wa mwana aka kana kuva kaza mu buzima bw'uyu muryango ngo barishimye cyane ndetse umwana amaze kuba umuntu w'umugabo amaze gukura imyaka 20 rayize uteranije ko yari afite. Ariko ngo bazamukumbura kuko agiye kwiga mu mahanga. Ati turishimye cyane ndetse ubuzima bwawe buri imbere gereza ukora uko ushoboye. Abo byaza umusaruro banywamo. Yeah, you can take it away. No, you can leave it. No, take it. Oya bitware nta kibazo. Thank you. Basohokanye umwana yabonye buruse agiye kwiga mu mahanga. Abamureze bazamukumbura. Bareze umwana bamukuye muri Ruferina imyaka ibaye 20. Umwana abonye amahirwe yo kujya kwiga hanze. Giti. That's a nice one. Here's a good one. This one is a local one. Kumbe yavuyeyo. Ni umwana ngo yabonye buruse yo kujya kwiga hanze.
mwana icyo yakoze nta kindi yagarutse hakuri no nabwiye ko yari agafilime keza k'ubwenge cyane ndetse k'ibintu byabayeho ubu usanga ngiye kaniye n'amarangamutima numva nanarira ndi kwivugira gake gake mwana fraza mu rugo kugera mu rugo kumbe yari urusaku rw'umuziki mu rugo hariyo umuziki San kumbe dore cya kivandimwe kindi babariranye kimwe cyari cyarakubiswe kimeze nka pifura kiri umwana cya mukadafu kiri hano What's that course again? harya shanga ugiye kwiga ayo masomo iyo buruse wabonye mbwira musaza Hotel management. agiye kwiga hotel management agiye kwiga hotel management So you're gonna go and learn to what? Manage a hotel. buno ugiye kuzamanage hotel mwana yo niga yo kuba manager umuvandimwe babariranye we buriya ntabwo warira abana bose baba wabyaye baba utabyaye ngo bose bavemo abantu bazima ntihaburamo umwana umera nk'uko uyu bari mu mata bari mu rumogi yarakubiswe Why do you think I stay away? urakeka niyo mpamvu yatumye ngo umwana ngo sinze mu birori byawe uyu yaramuhunguye nguyu umuntu aganiriye cyane umuntu yenda kurakarakara yanagukubita kandi mupfa ubusa bidatinze barakwereka umwana amaze kubona buruse mu 2008 yerekejwe kwa Melbourne ajya kwigayo 2008 umwana ese abona buruse yajya kwigayo iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho utaza kugira ngo ni za filime zindi tujya tubereka n'iki nkeya zitabayeho muri kaminuza dore nuko biga bacucitse We're here to help make that dream a reality. inzozi zanyu zatumye muza kwigano mukora uko mushoboye zizabukuri baje kwiga ni muri university abiga ni benshi urabona university ukuntu abantu babangana abiga ni benshi ni abiga ni benshi ariko abamenye turi bake abamenya tuba turi bake ariko abiza ari benshi kugira gutya yabonye agakobwa nawe urabazi nye niyo myaka How the hospitality industry can really bring infrastructure to communities that need it. Turabona rwose iyi hospitality industry mbega ni byira bijyanye n'ibintu by'amahoteli n'ibiki byo kwakira abantu ati ni byiza cyane rwose biradufasha bari kuganira bagira gutya bakaza kuganira kubyerekeye n'amasomo biga I guess I want to help facilitate that and help give them a voice. Sonu I want to run hotels that put all the profits into my pocket. ati ngiye mpamvu nshaka kwiga ibyerekeranye na hoteli ubundi naba mbabeshye mbabwiye ngo hari indi mpamvu yindi ni uko nshaka kuzuza umufuka wanjye amafaranga baraseka uturuka he Yeah. No. uturuka muri Australia Calcutta. oya nturuka muri Calcutta nanone wibuke naho yarerewe muri cya kigo cya Orphelina yisanze ubundi so kwivuka iwabo I've got family in Calcutta. Calcutta agana he nanjye nturuka mu cye gice I'm adopted. I'm not really. umva mu by'ukuri mbabwije kuri ndi adopted bega narafashwe ndarirwa ntago nzaho nturuka pe You like cricket though, right? ukunda cricket bumvishe ko umwana disi yatoraguwe adashaka kuvuga byinshi ku byerekeranye n'avuka bahita babiyobya babijyana mu byerekeranye na cricket kuko mu Buhindi irakinwa cyane baraseka fata chance mwana n'abana biga muri university Okay, Soru did you choose this course? kuki wahisemo kwiga ibi bintu Want to get out of it? tubwire twaze bari kuganira nk'abantu biga isomo rimwe mu gihe uraba byiza iyo mwicaye mukaganira ku byo mwiga kumbe yavuye ku ishuri kuva ku ishuri kumbe mu nzira ari kujya na wa mukobwa bigana nawe nizo nzira anyuramo iyo ataha n'ahajya buri umwe ari gufata inzira ye berekera baratangira kandi ni uko bitangira ni kuriya bitangira agakobwa bahuriye n'ahantu ni uko bitangira bite turigana ni kuriya bitangira hari ubundi uba wandikiwe mbaza utuwandikiwe iki umuvuduko nyine kuri kwihuta cyane kumbe byaje kurangira aho bisanze berekerana hamwe azana barakomanga kumbe nk'abanyeshuri bagize gutya bategura ibirori kumbe bisanze hano urabizi ibintu bitangira ari imikino ubona nka no stress na Denise bisanze hakuri no na Janvier sha nari mbitiranije ni Janvier erega ibintu byose mvuze ntago biba ari ukuri rimwe na rimwe ndanababeshya ariko Denise na Janvier ndabazi na no stress ndamuzi What do you say? baje hano batangira kuganira muri abanyeshuri biga muri birogo byo mu Burayi n'abakene cyane nakusibye n'abanyeshuri n'urubyiruko rwaho n'abakene abipevera kabari ni bake kujya mu kabaro kwishyura
bake usanga bategura ibirori amayoga bakayanywera mu rugo kuko akabari kaba gahenze. Why do you say taxi? Taxi. Baraganira hano baranarya ni ibirori n'umunsi mukuru wawe biteguriye. Baraganira mwana ariko bari ku ishuri baraganira abanyeshuri n'abo bazi bahuye ibigana. Nta wundi ushaka byeri ngo muzanire ajya kuzana izindi byeri. Ni wa mwana Saru amaze gukurira muri Australia aho yaturutse uhibuke ntago bamwibagiwe ubwo nabo baracyamushaka. Ni kuri umwana agenda ukamubura ukavuga ati umwana wanjye ari mu gihugu yabuye kumbe kugera hano DC yabonye ya mandazi. Wibuka uyu mwana yakuze ari umutinda abona irindazi akaryifuza akavuga ati cyama kuzarya irindazi mu buzima bwanjye. We bya bintu uca amazi akibuka akiri umwana akabona mandazi bya bintu ubona ugaca amazi ukavuga ati irindazi se n'icyo ukajugunya. Hari uryifuza mu buzima akavuga ati man numfasha nkarya irindazi nzaba nsigaje iby'ijuru ushatse uzahita uhamagara umugaragu wawe. Bya bintu uca amazi hari ububyifuza. Umwana yarebye irindazi buri ukabonye irindazi ari ryakaritamo marira kibuka kari cyo kintu yifuzaga muzima. Hari umuntu wani igiporezo uca amazi agahiga umuhiga ati mana numfasha nkarya kiriya kintu uzahite wakura umugaragu wawe. Mbega nka no stress buriya yabonye ifirita yitama amarira n'umuceri. Ifiriti n'umuceri wabonye nawe ati mana biriya bintu nimbirya uzahamagara umugaragu wawe pe iby'isi nzambirangije. Ati ntago ntuka muri Kalikuta. None yatangiye kubwiza za nshuti z'ukuri ntago ntuka muri Kalikuta. Basanze ariko abanyeshuri bigana basanze ariko kureba irindazi arira. Ibaza abanyeshuri mwigana bagasanga ufite irindazi mu ntoki uri kurira. Bakwibaza byinshi. Mbega babaye nka bawani yabonye urumogi. I'm lost. Umwana wari warabuze iwabo. Our station is enormous. You must have been freaking out. Sasa yaje kuganiza abanyeshuri bari mu kirori ababwira uburyo yaburiwe irengero agatakara kaburi wabo. Abo twatangiranye filime mwabonye. I didn't even know it was called that. How long were you on the train? None se icyo gihe ndi muri gari ya moshi inyerekeza ahantu ntazi nayisinziremo nayirayemo ingangi. Wibuke yagiye kurara ingangi muri gari ya moshi ashiduka akangutse gari ya moshi yageze ibirometero magana ibihumbi byinshi. But there must be something else that you do remember. None se niki kindi wibuka? Tubwira abana batangiye kumufasha ati tubare ibirometero wenda uri muri iyo gari ya moshi wagenze kugira ngo twibuke iwanyu ni he. Wibuke yavuye ari umwana ntabwo yuko iwabo ni hehe. Nta nubwo asagacika iwabo. Nibuka ko iwacu hari mu aho bita ngo ni Ganisley. Nushavuga Gatsata. You heard of this new program, Google Earth? Ariko hari programu yaje kuri Google. Any place from anywhere. Nari hose we wibuka uragenda kuri Google ugatangira kujya ku makarita aranga aho hantu ukaba wakwinjira neza ukamenya ahantu hariho. Ntaha gacu utagisanga kuri Google. That's it. We create a search radius. Ushobora kuba twagufasha kugira ngo tumenye iwanyu hanyaho. Yeah, but it would take. Abanyeshuri muri kaminuza usanga bafite ubwenge bwinshi. Ibyo batazi babivuga. Okay, even half the stations. Really, guys, I don't want to talk about this. Reka turekere kuvuga bino bintu mumbabarire. Mwana waje. Once they tried to find him. No, I just mean like, you know, if they tried to find him maybe. Ese nk'ababyeyi baba barigeze gushaka sasa hari abanyeshuri usanga ari ibigoryi. Ese nk'ababyeyi bawe baba barigeze bagerageza wenda kuba bagushaka cyangwa tubwire. Yabimenye ate siko ababyeyi bashatse bamushatse cyangwa batamushatse ntabwo yabimenye ko batandukanye akiri muto. A laborer, she carried rocks. Ababyeyi banjye icyo bakoraga ni ukugenda basyaga amabuye. Bari abaryakariho bagakora ikirundo isteri y'amabuye umuntu akaza akayitwara. Ibyatinzwe na wa mukobwa bavuye baza baganira. My dad is just still so angry at her. I mean, not for getting sick, obviously, but just for refusing chemo. Murambwa ati mama wanjye nanjye amaze imyaka inapfuye papa wanjye nanuba agahinda nawe karamushira mu ari kugenda muganira agahinda ke. None buri umuntu yakubwiye imibabaro ye nawe ugerageza kumubwira yo kugira ngo mukomezanye mwumvishe ko atari we wenyine wababaye biramufasha. Kwa ko umuntu usanga afite igikabyo mane narababajwe wana wazumbwira ikize ko nababajwe musaza. Wamubwira ibyo agasanga ahubwo we ni nakana ni igikabyo gusa afite. Ibyo ni toto. What do you think of Bharat search radius idea? Ese kira gitekerezo bari abanyeshuri bakugejeho cyo kuba wakomeza ugashaka iwanya ukomoka wacyumvishe. Abanyeshuri bagenze bamugejeho igitekerezo bura nta mutwe umwe wigira inama. Niyo mpamvu n'Imana yaremye Adam isanga yari yakoze mikoso ukuntu. Iravuga ati reka mushakire umufasha. Rero n'umutwe w'umuntu umwe ntago ubuhagije. Uyu nguyu nawe atangiye avuga ati abanyeshuri bagenze bahuriye muri kaminuza batangiye kumugira inama ati ikira gitekerezo bagenzi bawe bagwaye cyo gushaka uko mukanya urakibona uti. Yavuye iwabo ari mutafite imyaka nimba ari myinshi no 8-7. Abanyeshuri bagenzi batangiye ibyo nababwiraga yari yandikiwe umuvuduko. Yaje kurangira bararanye. Abanyeshuri kuntu usanga bakora amakosa bagakora ibintu amahano bira bintu sibyo.
kurana n'umuntu mutarashyingiranwa ni amafuti. Imana ijya babarira gusa. Umwana yaryamye ariko nta kindi yibuka yabaga yagiye guhiga yuko niwe wahigiraga nyina, akazana nk'ironji rimwe yarisangiraga na mama we. Ubwo iryo ronji rikarabaye ibya mu gitondo n'ibya nijoro. Ibyo iyo abyibutse nagasinzira, yibaza mama we yashakiraga ironji rimwe bakarisangira wari muri Australia, ese mama wabaye hate? Ntago wasinzira. Jewe reka njye nakuriye mu gikoma cy'avoka, ibibaho nagaro kubiyemeraho n'ukuri. Mu gikoma cy'avoka umwana agira gutya, aza ku ikarita y'Ubuhinde. Atangira ashakisha, ariko Ubuhinde ni bunini. Umwana muto nk'uri yibaza umwana w'imyaka 7 umajata, ariko wa mwana utuye mu kahe karere? Abishoye yakubwira ati ntuye ku Muhima cya Gatsata. Ariko baje ati none se aka kagari ni akahe, umurenge ni uwuhe? Yabimenya dore honda? Ntabwo yabimenya. Umwana w'imyaka 7 ntabwo yabimenya. Uyu nawe rero niyo mpamvu bimugora. Yatangiye kureba umuvuduko none wa gari ya moshi. Umuvuduko wa gari ya moshi uturutse ajya muri uriya mwaka yaviriye iwabo. Gari ya moshi yagendaga kuwe muvuduko, atangira pime gari ya moshi umuvuduko yagenderagaho. Ugereje nawe yaze kwisanga muri Kalikuta, abari iminsi yahagenze arebe se gari ya moshi yageze muri Kalikuta iminsi iyi niyi yari iturutse agana he. Atangira kuri perereza arebe nimba yamenya aho iwabo ariho. Mbega biragoye cyane nko gufata babasore muzi ukamuha iyi filime ngo ayisobanure, atakubeshya do. Biragoye. Yatangiye gukora iperereza, nibyo batazi barabivuga kandi mukabyumva nk'aba barashaho. Iyo mbona umuntu ababeshya, kandi nanga umuntu ubeshya buriya, iyo mubonye ndavuga ni kwa General Yesu. Akongera akagaruka kuri wa mukobwa bigana muri university, bagakora amahanimani bababarire cyane kuko batazi ibyo bakora. Tugaruka muri Hobart, Tasmania mu 2010. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Guhera 2008 uriya musore yigana n'uriya mukobwa bakundana. Imyaka 2 yaragiye irihirika bakiri mu rukundo. Awahemukiye undi bari bakiri kumwe. Wa mukobwa ari hano. Nakubwiza ni za filime z'ubwenge wicara urebe. Ese umuryango we byagenze biti? Wibuka umuryango we wari abakene cyane, bari abahanya. Uyu mwana ku buryo yirirwaga higa amakara, yiba amakara akajya kuyagurisha akabazanira. Hari abari bazi ko mu Buhinde nta makara bayo. Nukuri barimo. No stress yasambaza ngo haba n'urumogi se. Narwo rubayo. Lucy. Kumbe musore kubera amatabi menshi ameze nka no stress. Ari rukangana na sheri we igihe kikarangira. Sheri kumbe umukobwa aracyafite igihe, umusore igihe cyarangiye. Harya twagomba kugera kuri umusozi. Sheri ndagusize twari gutangwa kuri uyu musozi. Agira gutya kubikira sheri we kubera itabi. Ananirwa vuba. Ndagutanze. No rukundo. Urukundo urabizi abantu bari mu rukundo bakina n'imikino ukuntu y'amafuti. Urukundo rutwara abantu nk'abasinzi pe. Kubi bashe kwicara hano gusa umusore buruko yicaye hano akomeza gutekereza byinshi. Ntago aribagirwa aho yaturutse. Buriya aho wajya hose ubuzima bwose wabaho ntago wakwibagirwa aho waturutse. Niyo bakujyana do Yesu, niyo bakuzana iwanjye urabona ubuzima mbayeho, ntago wakwibagirwa iwanyu mu batindi. N'ukuri iwanyu ahora ari iwanyu, no stress mu Kadafu n'abandi mwese bagite. Niyo bakuzana n'ukuri iwanjye ntago wakwibagirwa iwanyu. Niyo mwamuri mu bahanya bingana gute, iwanyu ahora ari iwanyu. Umuryango wari umuryango, abo mwabana bandi bose ntago bagirwa waturutse. Kumbe baje hano, umusore asigaye agira gutya akazana umukobwa akamuzana gusura. Akaza gusura hano rwose mama wamureze. Ati byose nibikombura mwana yagiye agenda ahabwa kubera kugira ubwenge. Mu bihugu byateye imbere umwana bayo wa mbere mu kigo bamuha igikombe. Ngaro kumushima gusa mu igikombe umudari. Mama ari kuratira umukobwa abwira ati Rusi ura muhungu wanjye rero buriya mukundana no muhanga cyane umunyabwenge kandi ninjye bikomora. Kumbe ntiyamubyaye yaramureze gusa.
Nothing at all. baraganira kumbe bigira gutya disi tugare ku ruhande bari hano basohokanye na Sheri baganira Sheri ko muruta ameze neza umusore ntago ameze neza buri uko yibutse iwabo yaturutse ntago abatekanye bameze nabi Yeah. Okay. Okay. You mean where I'm alone in one room and you're alone in the other room? Sheri mbwira ufite ikihe kibazo gufashe ntago uri wenyine turi kumwe mbwira umusore avayo ntago yishimye atekereje iwabo amera nk'uwasaze nakubwiye igikomere umwana agira ari muto ntago cyita kimushiramo Reality. Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spent every day of their lives ati ndabizi ubundi umuvandimwe wanjye yirirwa miga ndetse na mama wanjye umunsi wose yirirwa miga how every day my real brother screams my name. ati umunsi wari wose umuvandimwe wanjye yirirwa aririmba izina rya Nyanshaka buno barambuze bataye umutwe urumva nakwishima ne Years loose. 25. myaka 25 Why didn't you tell me that? ndabona nabo We swung about in a ngambwira she nigute nakwishima ndafite umuryango wanjye birirwa bamiga barambuze ntago wakwishima. They need to know, okay? ndashaka kumenya nimba umuryango wanjye umeze neza byibura gusa ikibazo nawe ntagaze umuryango wubahe. You deserve more. Don't you do that. Don't you dare do that. This is on you, not on me. Atariko none turi kumwe Janvier. Umukobwa ni Janvier, umusore ramutaye amusigaho ngacaho. Iyo yibutse yuko rwose iwabo yabasize bonyene ahitacaho. Umushinya mwinshi cyane. Karashika. Katurore. Tugaruke yakurino. Sore yaje akurino. Ndagira gukurikire. Bari abanyeshuri arukuru umuntu uhura n'umuntu agasa nk'ukanguye ibitekerezo byawe. Akimara gura nabari abanyeshuri akabwira ati tangira ushaka iwanyu. Ese twagufasha gushaka iwanyu. Yatangiye gukora iperereza. Arebe umunsi yisanga muri Calcutta. Ese gari ya moshi yico gihe yagendaga ibirometero bingahe ku isaha. Ese gari ya moshi yageze muri Calcutta yagurutse muri wa mugerege gushakamo kazi. Igenda ibirometero bingahe. Ibyo byose atangira kubitera imibare. Atangiye gutera imibare arebe nimba yamenye ahantu yari yaturutse. Aza kugura za maka. Agatangira kugenda mu nzira. Atera imbere akareba nimba yakwibuka iwabo. Uko agenda akibuka kirakana gato. Buryo ajya agenda muri quartier. Biragoye cyane. Akibuka korodoro za dobandi. Buryo cyazinyuragamo. Akabyibuka byose buryo cyazinyuragamo. Arebe nimba yakwibuka iwabo. Ariko none ikibazo kuba yakwibuka iwabo. Amaze kubona ko mu Burayi ubayeho neza urya neza ifiriti n'umuceri. Ibyo byose ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze. Utazi wanyu nihe. Iwabo bari mu bahanya, wibutsa abahanya bari munsi y'abatindi. Iwabo barabakene. Ariko nanone arifuza kwisubirira iwabo. Umuryango bari umuryango. Iwanyu haba ari iwanyu uko byagenda kose. Umwana atangiye gukora iperereza. Akaza kuri murandasi kuri mudasobwa. Agatangira gutera imibare. Za mapu zaraje nta gace nakamutasanga ku ikarita y'isi. Nagatsatiriho. Natobandiriho. Tangiye gukora iperereza. Imyaka imaze kuba myinshi tekinoloji yaraje. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Y'umusore waburanye ni wabo. Gusa suyu wenyine nuko ari bakinnye ni nta mu Rwanda barari benshi baburanye ni wabo. None se badoxi kuba naramwadobuse nkamurera. Ugira ngo suko yaburanye ni wabo. Ni ibintu bisanzwe cyane bibaho. Nukuri bibaho cyane kandi sinigiseba ahubwo ni ishema kuba hari abantu nkatwe babana biza dufata. Agatangira kwibuka iwabo yaratuye. Akibuka abantu uburyo bidumbaguzaga iyo ari muri piscine ari mu mazi meza. Yibuka uburyo bakira abarara bogaganya bugogo bandande mu jeke bogana nawe. Akabibuka bose. Akabibuka badavu uburyo boganaga nawe Nyabugogo ba Freddy. Bya birara byose uburyo byoganaga nawe Nyabugogo. Agakumbura iwabo. Arakora iki? Byamana ishimwe Manuel arafatika boy. Iyo aryamye nagasinzira. Arara mu nda yakurikire kumbe waje kumureba nise. Ari ku muryango. Ati mwana wanjye twarakubuze mu rugo ntugitaha. Mama we nagatekanye yarakubuzirirwa guhiga. Arabyumva. Babandi bamureze
baramubuza umwana kubera ntago akibiteza ntago agishaka guhura nabo, ahubwo ahora atekereza iki? Ahora atekereza iwabo hanya aho ukomoka. Kumbe tugaruke hakuno, si we wenyine wowe n'ubuzima bubi. Hano harabaza kuri za musigizi byabyo muri restaurant. Oscar Badox ari kumbuye yabireba akabona abana bagenda batoragura ibyo byasigaye muri restaurant babirya, nawe akabibonamo kuko yabinyuzemo. Buriya havuga umuntu utarabona ngo dore umuntu w'ikigoryi uri kurya ibiryo basigaje utazi impamvu ari kubirya. Ari hano atiyo nibutse iwacu ari kumwe n'uwo mukobwa ndababara cyane, iyo yibutse ubuzima yanyuzemo. Araba ariko nanone abahakumbuye bashaka kujyayo. Katurore haguruka wema amafaranga ibyo ushaka byose mbyikorere. Kumbe umwana yari yanatangira kwibuka uburyo disi yarabaye akiri akana gato afite imyaka 8, uburyo yarabayeho iwabo. Icyo gihe nta kazi atakoraga, bamwikorezaga ibintu bakabwira ati wema amafaranga, safata amafaranga ugende wa mwana we. Umwana agatangira gukora akazi kose ashinzwe. Uwo munsi yari umunsi umwe ateruye igihaza kijyanye motiramuhushura. Mwana bamugonze yari ateriye watermelon we. Uwo mwana kandi iyo moto kugonze kuriya uba ari ugutumye ntago ari ukuvuza oya, ahubwo icyo gihe iwanyu nibo bakuvuza. Kandi wabuze ko barabaryaka ariho nta kintu bari bafite. Umwana aza yiruka, moto yari imugonze nibyo ari kwibuka. Iyo aryamye hano ibyo byose arabyibuka, akumva adatekanye kuba ari hano abayeho neza, azi n'ubuzima iwabo bari babayeho nawe ubuzima yari abayeho ntago abatekanye. Tangira kubyibuka byose. Iyo ari kumwe n'aba bose yasanze muri Australia, imutwe n'ibitekerezo byose babiri aho yaturutse. Yarabayeho nabi cyane pe. Nakubwiye buriya hari igihe usanga umubyeyi abuze umwana agashira amezi 5, umwaka 2 azi ko umwana akiri mu gihugu, kandi ku munsi wa 5 umwana arigiye waba yari zamburi hakurya yarambutse. Akumwe na mukobwa bakundana. Tugaruke hakunino. Sore ya Jano akomeje kwibaza cyane buryo ki yakwisanga iwabo. Hana afite igishushanyo mbonera, akomeje gukora ubushakashatsi arebe nimba yamenye iwabo ni hehe. Ese wabaragira yate? Yavuye ari umwana w'imyaka 7, ntazi ngo umudugudu witwaga gutya, umurenge witwaga gutya, aza akarere gusa ngo ngese ko iwacu ari Kigali. Kigali ni nini. Kigali nini baze kuba umwana avuye iwawe angana nka Thompsoni akaza banga iwacu se kari Kigali. Kigali nini ni wamenye gacumu jyanamo. None imyaka 25 yise abantu barimuka, ubutaka bwabo rimwe na rimwe ngire gutya nkabugura nkabimura bibaho cyane. Yaje no kuri murandasi ajya kugishushanyo mbonera, atangira gukora ubushakashatsi ajya ku ikarita y'Ubuhinde, ako igiye kugishushanyo mbonera agatangira kwibuka kiri umwana muto, atangira kuzenguruka uko azenguruka akibuka kiri umwana muto. Byose nibyo ari kwibuka ari umwana muto, uburyo n'abasheki be n'abavandimwe babaga bari gukina bakinata barakaraga amazi n'umuyaga biri mu gifu. Wibuke barabahanya, agakomeza karaga yirebera akibuka mama, komeza azenguruka areba sinzi, komeza agenda azenguruka areba ukuntu byari byifashe iwabo, ariko ntago yibuka iwabo neza. Wibuke yavuye iwabo ari akana gato kagiye gusyaga, kagiye gushaka amafaranga, yisanga muri gari ya moshi yafatiyeho. Nzi abantu benshi baje Kigali gutyo, umuntu akagenda akaryama mu modoka ari ninjoro, agashiduka mu gitondo imodoka yari yagangitsemo iri Dar es Salaam cyari Kigali. Bibaho cyane. Katurore kureba hano yaraye areba ku ikarita, areba ku ikarita ntakiryama, atangira gufata akantu yigeranya ngakashyira ku ikarita, atangira kuzenguruka Ubuhinde bwose. Yarazengurutse arazenguruka amakaritsiye y'Ubuhinde, ari ukuntu ujya kuri internet ugatangira kubona ikarita y'agace kariko kose, yaba Dobandi yaba Banya iyo karitsiye murayizi y'Inyarutarama Banya ivugitse nawe ntago nayivuga Bitmai. Atangira kuzenguruka areba ayo makaritsiye yose uko nyakubwiye. Ufashe ikarita wayibona ugiye kuri murandasi kuri Google. Sasa yakomeje kuzenguruka areba
atangira kubona izo nzira ari kubona ku ikarita ubu yarizana umuntu usobanutse n'injijuke atangira kuzenguruka areba imihanda atangiye kubona neza neza iyo mihanda arayibuka akiri umwana muto niwabo bari batuye ndagira gukurikira filime witonze imihanda ari kubona atangira kwibuka imihanda yajyaga ajya gusyagaho amakara ari kumwe na mukuru we yiyegereza mudasobwa tangiye kubona karitsiye iwabo uko areba imihanda ku ikarita areba karitsiye areba amavine yo muri hudu atangira kubonamo karitsiye y'iwabo yakuriyemo bibaho cyane imihanda wanyuzemo uyibonye ku ikarita uri umuntu wize iyo mihanda urayibona ku ikarita ukavuga ati hano ni Kanyonyomba nyuze hano ni ku Bigega hano ni mu Rugwiro iruhande rwaho ku ruhande nciye byose iyo mihanda urayibona iyo uri umuntu wasoma imihanda urayibona umwana atangira kubona imihanda neza arayireba neza karitsiye arazinjira za Dobandi arayireba za Ruyenzi arazamuka umwana arareba ageze neza neza ku gace asa nkaho aziho ikintu ese bimeze biti uwo mwana ageze igihe cyo kwifuza kuba yasubira iwabo yakuriye muri Australia ariko nanone amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wa Mbeho abanyarwanda bari abahanga cyane akibuka na mukuru we umunsi baje bagiye gushaka amafaranga ari wo munsi yaje kuburiraho akibuka uburyo baje bameze atangira kuzenguruka muri karitsiye uwo muhanda yajemo n'umuvandimwe we arawukurikirana ugariya moshi arawukurikirana umuhanda banyuzemo wose arawukurikirana umuhanda we na mukuru we baziyemo arawukurikirana ku ikarita asubira inyuma ari gusubira inyuma akibuka Nyabugogo ahantu bajyaga bajya kuyogera we na mukuru we byose arabyibuka akibuka Nyabugogo bogeragaho ari kwireba ku ikarita iyo wayivagagaho ukiruka cyane imihanda yiruka agakira umwana atangira kunyuzamo ikarita akareba uburyo yajya agataha yiruka karitsiye arayibona neza akibuka neza cyane akiri akana gato ka Thompson Nyiramatama akayibuka neza hose arahabona imihanda yo muri Huda atangira kuyibona yari umwana w'inzererezi wirwa yiruka imihanda buriya no kuzera biragufasha yaza kuba atari umwana w'inzererezi wirwa yiruka imihanda ntabwo yari kuwamenya ariko atangiye kugenda abona imihanda ni imihanda yirwaga yirukankamo neza atangira kugenda anyuzamo akamenyetso akavuga ati hano najyaga manyura ndi gufinata ndi gutwenza ndi gukina byose arabibona byose atangira kugenda abibona uburyo ki yajyaga ataha yiruka n'amarira atangira kugwa na mama umwana atangiye kubona imihanda katurore neza arabirebye aranarira yarazi ko atazigera amenya iwabo ariko tekinoloji yaragakemuye yanasoma by the way yatangiye kubona iwabo ati hano niho akomeza kwibuka imihanda yajyaga anyuramo yakwibuka iyo mihanda akayireba ku gishushanyo mbonera aribuka kirakana yaramaze ijya muri Australia ariho bamureze ubuzima bubi yanyuzemo mwarabubonye bwose kugira ngo yisange Australia akibuka ubukorodoro yakatagamo bwa Dobanda akatayerekeza iwabo bwose arabubona azamuka mu gatsata akatahirya ziyo atangira kuhabona iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho umwana byabayeho akura n'abakura mu buzima bubi yisanga Australia atabihisemo arasoma by the way atabihisemo iyo udashyizeho ngo by the way ntabwo bivuga ko umuntu yize mpaka ngana aribye ararira akamenyetso aho kamuzanye niyo kuri mudasobwa kuri murandasi kuri interineti kamuzanye he mama yavuze ijambo mama akamenyetso neza kamugejeje iwabo akamenyetso kamugejeje iwabo bivuze ngo umusore abonye iwabo aho yakuriye arahabonye ku ikarita biragenda bite yaje hakuno kuri wa mukobwa akunda Lucy urukerera ni saa 11 zibura saa 12 mu rugo nahabonye sheri nawe byaramushimishije kuko bajyaga baba bari kumwe ariko umusore akaba atishimye ari kwitekerereza iwabo hari ukuntu uba uri kumwe n'umuntu ukabona ntahari ari kwitekereza iwabo umukobwa nawe yarishimye kumva ko umusore yabonye iwabo ibyishimo by'umukunzi nawe biba ari ibyawe urabizi Imana ishimwe cyane kuko iyo bizinesi yawe iri kugenda neza pasiteri nawe ibyishimo biba ari ibye niko bigenda iyo sheri wayishimye nawe uba wishimye iyo bizinesi yawe iri kunguka pasiteri nawe buriya muba mwishimye kimwe
ni ibintu nakubwira nzi neza. Daddy, I didn't want to tell you. Yaje kureba mama we umwe wamurezi. Aricyo ushaka kubwira? Mama yarabonye ko umwana amaze igihe ari guhiga iwabo. I really hope she's dead. She needs to see how beautiful you are. Mama nawe aramushyigikiye. Nimba umwana yabonye mu rugo, umubyeyi wamureze ntakuntu atamushyigikira wamukuye muri uruferina. Amushyigikira nimba umwana yabashe kumenya iwabo ku babyeyi bamwibyariye. Ntakuntu atamushyigikira ngo umwana ajye kureba iwabo. Yaramushyigikiye, amuha n'umugisha aramubwira ati mwana, manuka ujye kureba iwanyu. Umwana bidatinze amaze kumenya iwabo, yafashe indege yihuse. Ajye kureba iwabo. Umwana yafashe indege. Iyi ni inkuru y'ibintu byabayeho. Ndetse na n'uyu munsi bikiba. Aho usanga umwana ari marine yari Nyabugogo amuru kamucira urubanza. Ariko yaraburanye n'iwabo. Mu buryo neza neza bwenda gusa nk'ubwo twabonye uyu nguyu yaburanyemo n'iwabo. Ibintu bibaho cyane. Nimba utabizi buno ugiye kuvuga. Usakuze. Paratubeshe uvuge. Impamvu uvuga nyine nabikubwiye nuko utarabona. Warabonye ntago wavuga. Ariko none ndabikweretse ntuzongere kuvuga dore urabibonye nakumiro. Mubyeyi uri kureba ifilime niwe wabyumva umwana wawe muburanye afite imyaka 7. Akisanga nko muri Zimbabwe ari wenyine. Agakura ari wenyine. Umwana duragarutse iwabo. Ese wabo bameze bati? Baracyariho sinzi. Mwana ajanara muri hoteli ijoro rimwe araruhuka, amaze kuruhuka urugendo rw'indege. Indege buri iragenda ikakunaniza, urugendo no kurwego rwose na bisi ubwayira kuvuna. Yarabyutse ashyiramo ikoboyi, abyuka ajya guhiga iwabo. Imyaka 25 ni myinshi. Ni myinshi. N'ikimenyimenyi bari imyaka 7 nimba uheruka i Kigali imyaka 7 hisi. Ahari akaruri hari etaje. Nyarutarama yabagaho ababizi. Ku bantu baje Kigali kera ubu nibwo ndi kubwira nago ndi kubwira bamwe mujeje bundi muri guca ibintu ngo ngende kavukire. Umaje ati Nyarutarama sura yibuka mbere y'intambara iyo muri Saddam iyo muri Sudani. Yakubwira ngo arahazi kandi ntihabagaho. Naheje ubundi mbere y'intambara yo muri Kongo ntihabagaho. Mbere y'intambara yo muri Kenya ntihabagaho. Karitsiye ziragenda zikavuka kayitare mu mwaka umwe hakaba ibintu byinshi. Uyu mwana nawe ashobora kugira bagasanga amataje aho yasize amatongo tuzu tw'umufuti hari inyubako zikaze. Nico kibazo. Iwabo yahibutse pe ariko ushobora kugera no kubw'amahirwe asanga aracyari akajagari. Ariko ziko muri Rwanda tujye twikomera amashyi turarenze. Mu mwaka umugera hano ukayoberwa. Musare kugera hano avuye imyaka 25 izi yasanze hakiri kwa kundi. Haracyari kwa kundi. Rwanda rurarenze. Tujye twiyubaha turarenze. Turakaze twikomera amashyi. Umusore kugera aho yakuye muri dobandi haracyameze kwa kundi. Korodoro ni yayindi. Nta mataje yahubatswe mu gihe nahangiye hari igihe mva mu Rwanda nkamara imyaka 2 ntaraza ndi siteti. Nagiye kuri Gisa. Nasanga amataje yubatswe mu minsi nazi nkumirwa atari ko bino binibiki. Umusore kugera iwawe yasanze yakimeze kumwe hasize. Gusa kuhagera hari mu rugo harimo ihene. Urugo rwari rwarundi nacyanditse ariko harimo ihene. Kugera mu rugo harimo ihene. Katururi. Inzu iwawe yabaye itongo. Yarababaye. Ibaze kuba wibutse iwanyu uvuga ati byibura ngiye kongera kubona mama ugasanga iwanyu habaye itongo. Byibura atari na etaje irimo ugasanga habaye itongo. Yarababaye. Imyaka 25 ni myinshi. Abantu barimuka, abantu turabagurira tukabimura rimwe na rimwe yo twagafashe. इंग्लिश में को समझ में नहीं आती हिंदी में बोलो I used आपकी to. बात हमको समझ नहीं पड़ती Bamubwiye igenda narubwo akibuka. Igenda narubwo akibuka yavuye iwabo akiri muto. Yerekana agafutu kakiri muto. I'm sorry. Umwana muramuzira? You lived here? Yes, yeah. Utuyano yego. I'm looking for Gudu, Kalu, Shakila. Ndi gushaka Gudu, Shakila ndetse na mama wanje ndi kano kana. Kubw'amahirwe hari umusaza wasaye nk'umwumva. Menya yumva ururimi. Umusaza mu gimbere ariko umuntu aba yumva atavuga. Ururimi akarwumva pe.
arafata abwira ati wose uzonshya, arabwira ati ni byiza, ariko abwira ati vuga ikigande bikamucanga. Hari umusaza yeretse agafoto arabwira ati ngende uyano ndi gushaka kwitwa Gudu yari mukuru we ndetse na mama wanjye, kano gafoto ubona ni njyewe nyiri umwana muto. Umusaza acaho, muzerangije agaruka, umva ngwino nge kaboyi nabyumvishe ibyo ushaka kuvuga ngwino. Hari ukuntu umuntu urimo atasubiza, bibaho cyane, ni ukuri bibaho, umuntu akakumva akagenekereza akamenya icyo washatse kumubwira, ariko kugusubiza ikaba ari ingorabahizi pe. Gasanga umuntu afite lisansi ariko ari guca amarenga mu rurimi rw'amahanga, arabwira ati how are you, kandi bivuze mu rurimi yakumva byibura, agaca amarenga akazunguza umutwe yemeza kameze neza. Ariyo mpamvu ayanyu tukiyarya. Abarize ariko ntibamenye, abize ni benshi ariko abamenye ni bake. Yaramuzanye amuzana hano, kumuzana hano muri ya karitsiye umusore yakuriyemo. Umusore kureba neza imbere ye, yagurutse muri Australia aje kureba ababyeyi be, abamureza aje kureba mushiki we, aje kureba mukuru we, kureba hakuno katorore. Wa musaza wumva ururimi ariko ntaruvuge, nta nubwo ari rwose yumva hari icyo yabonye. Mwana kureba hano, umwana ashobora kuba ari muto akaba rwose atakwibuka iki, nako umubyeyi ashobora kuba atakwibuka umwana kuko umwana arakura, ariko umwana ntabwo yakwibagirwa umubyeyi kuko umubyeyi aba ari mukuru. Umwana kureba yabonye mama we, mama yake na mama. Umwana yabonye Mary, umwana yabonye Mary nubwo yameze imva ariko aramwibuka neza. Nyuma y'imyaka 25 mama nawe yabyiyumvishe mu babwiye ko ari umwana w'umuhungu uje ashaka iwabo. Mama yarebye biramucanga, biramurenga, n'ibya byishimo bikurenga guseka kurira byose ukabura icyo ukora, ukaba nk'ikinyu kamera nk'urwaye pararize. Umwana aramureba, mwana wanjye, umwana abonye nyina nyuma y'imyaka 25. Ibi ni ibintu byabayeho. Umubyeyi yishyire mu cyimbo cy'umwana, ureba ubuze umwana afite imyaka 7, ukongera kubona umwana afite imyaka 5. Ati mwana wanjye buryo kinagushatsemo, mama byaramurenza ararira. Mwana wanjye buryo nagushatsemo, mwana nubwo menye yibuka igihinde, buryo kinagushatsemo. Bararize, bahirukana ari bato, mama ari muto ntacyo afite, umwana ntacyo afite, ari akana gato kajya guhiga amafaranga kazanira mama. Umwana agarutse ari umusore w'ibogari, yagarutse iwabo abona mama we. Ati mwana wanjye uburyo nagushatsemo, mama yaramushatse, mwana arishe. None se Gudu mukuru wanjye ari he? Mama akabwira ati watermelon. Umwana ntabwo yibuka igihinde neza, umwana ntabwo yibuka igihinde, yagiye akiri muto, yagiye afite imyaka nk'8-7. Mama yarishimye, abwira abaturage niba mwana wabwiraga wanjye wari waragiyeyo. Birababaza, bikanagushimisha, bikubaza bigushimisha kuba umwana akuze nta ruhare wabigizemo ngo akube hafi ari we wamureze umukuze, ariko kongera kumubona Gudu ari he, ari kumubwira icyongereza mama we kandi ntabwo yize. Ari hehe? Mama nta cyongereza azi, uyu nawe ntabwo yibuka igihinde neza. Ati wa muyobozi w'umudugudu uza kongereza agakene wamubwiye ati Gudu ntabwo akiriho. Gudu Imana yaramuhamagaye, Gudu akora ikosa ryo kuyitaba kandi kizira urayikupa. Oya, nanone umva inkuru mbi, ugize gusanga mu rugo bahari ariko none usanze umuvandimwe mukuru wawe bakundanaga, ndetse n'umunsi batandukana akabura irengero, mukuru we niwe bari kumwe, niwe bari bajyanye. Amakuru yakiriye yandi mabi nuko Gudu atabashije kubaho. Gudu ibyo ntabwo byagenze neza. Mama yarishimye kongera kubona umwana we, n'abaturanyi bavayo, umwana yongeye kubona na nyina. Nakubwiye aho wajya hose, iyo waza ukaba iwanjye, dore ko ari ahantu hakaze nzi, ntabwo wakwibagirwa iwanyu mu Bahanya. Uyu ni Shekira, yabonye mushiki wa Shekira disi nawe yarakuze yo. Ati Shekira ni musaza wawe. Shekira yongeye kubona na musaza we, bahirukanaga ari abana. Shekira bite? Bahirukanaga ari utwana dutonye, mama abwira ati mujye mwita kuri mushiki wanyu. Yongeye kubona mushiki we nyuma y'imyaka myinshi, imyaka 25 yise. Umuryango wongeye kwiyunga, abaturanyi no barareba yo Imana irabikora.
pasiteri hariya harahita avuga ati njye nari narabihanuwe, Imana rero binyeretse muze mutange icya 10 n'amaturo n'ishimwe, Imana rero bimbwiye ko muzahora nyuma y'imyaka 25. Akabasakasa abapasiteri bose abo muri South Africa barabeshya, abo mu Rwanda muvugisha ukuri, binamuvugisha ukuri. Umwana ariko none gusubira mu Buhinde akongera akibuka mukuru we bamubwiye ngo yapfuye, akibuka mukuru we Gudu uburyo yajyaga amutwara ku igare, bagiye guhiga amafaranga, bagiye gusyaga amakara. Nakubwiye nimba uzi kusyaga inyumina uri umukire. Mu Buhinde basyaga amakara. Umwana agakomeza yibuka umuvandimwe we, agize amahirwe pe no gushimana bibonanye n'umuryango, ariko nanone asanze mukuru yarapfuye. Aza kicarano abantu ubuzima buracyari bwa bundi, abara bacyari babandi, akongera akabona ubuzima yabona ubuzima nk'ubwo yakuriyemo, nanone bugatuma akomeza kwibuka umuvandimwe w'uburyo babanye, byose arabyibuka. Ubu ngubu ni umuntu mukuru ndetse Imana aramufashije iramurinda, akura neza araniga bayidawe. Iyo utongeyeho bayidawe ngo ntabwo bigaragaza ko umuntu yize, niko numvisha, yasoma yaje kwiga neza. Kumbe banaho bari ababyeyi bamureze, yarabahamagaye ababwira amakuru bari bari kumwumva, babwira ati mu rugo nabonye, nabo barishimye. Ntabwo wabazwa nuko umwana ukunda yabonye ababyeyi be banyaho bamureze nako bamubyaye, ntabwo byakubabaza. Umwana arishimye, akomeza kuzenguruka mu gace k'iwabo. Bambwiye bati Gudu yitabye Imana. Yarongeza kwiyibutsa karitsiye, buriya amateka araryoha pe, cyane cyane yari amateka wabayemo. Akagaruka muri wa muhanda wa gari ya moshi, umuhanda we na mukuru bakundaga kunyuramo, nta na gari ya moshi cyanyura. Hashize imyaka 25 mu muhanda. Kandi ukamwibutsa amateka, ukamwibutsa umuvandimwe we, byose akabyibuka, akabona Gudu, akibuka umuvandimwe. Abaga bari muri uyu muhanda bari gukina, bazerera bazenguruka, basaza imigeri, ariko ubu ntago akimubona umuvandimwe yarapfuye. Akabona Gudu ari guseka, Gudu ngo yarapfuye. Ati ngwino wibuke, ni ko umuvandimwe ajya guhamagara amubwira ati ngwino tugende. Yo akaza muri ya mihanda imwibutsa mukuru we, agakurikira mukuru we. Yagarutse iwabo akibuka uburyo bakiniraga mu muhanda wa gari ya moshi, akibuka uburyo bafinataga, akibuka uburyo batwenzaga. Eko mu Kirundi bavuga, narakubwiye nacyo ndakivuga, mukuru abwira ati manguka, uburyo bakinaga. Ibyo byose nibyo ari kwibuka. Nakubwiye wibutsa ahise burya biba byiza. Ibiri kukubabaza uyu munsi, nanakwibutsa nimba uzi ko ufite ikibazo muri iyi minsi wumva ari ikikubabaje, nyuma y'umwaka icyo kibazo uzajya ugifata nk'iki, nk'amateka, uvuga ati siko nigeze kuraburiza agera mu kibazo kikancanga. Ujye ubiganiriza abantu, noneho byarabaye inkuru. Niyo mpamvu utagomba kwiheba muri iyi si. Iki kiri kukubabaza muri iyi minsi, barakubwira ati witwaga Saro Brickley yaje kugaruka iwabo mu kwa kabiri tariki 12 mu 2012. Inkuru yabayeho, Saro ngo yagarutse iwabo, ati yari amaze imyaka irenga 25 aburanye n'iwabo. Arababwira ati kandi muri icyo gihe cyose, ati mukuru we Gudu yaje gupfa wa munsi batandukanaga muri rya joro. Mukuru amubwira ati ndaje ngusange hano. Mukuru we ngo nibwo yaje gupfa agonzwe na gari ya moshi. Wa munsi mukuru amubwira ati ndaje ngurebe muvandimwe buryamye hano. Burya mukuru we Gudu gari ya moshi yahise imugonga disi, burya nta rugo yari no kumutegereza akamubura. Ati mama wa Saro ariwe bitaga Kamura, ati ntabwo yigeze abura ibyiringiro, yakomeje ategereje ko umwana we azagaruka akamusanga mu rugo, ndetse nta nubwo yigeze yimuka mu rugo, kuko yaravuga ati nimuka mu rugo umwana wanjye igihe azagarukira azambura. Wumvisha ababyeyi ukuntu bagira icyizere. Mama yakomeje gutura hahandi, ati mama yakomeje rwose kumva uburyo yarabuze umwana we. Ati ndetse umwana w'igihe yagarukaga yumvaga ari ibyishimo bihambaye cyane ndetse birenze uko abitekereza. No kuvuga ngo n'ukuntu ngiye bimeze naho bigeze. Filime bayitaga Intare Lion, ndetse ndumva ngiye nakwiririra nk'umubyeyi, kuko ni ibintu bibaho. Iyi yari inkuru ya nyayo twarebaga, ibintu bibaho cyane.
bereka ukuntu hano hanze biba bimeze. Mwese mwafashe umwanya mureba iyi filime, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Akugasanga muri Viga. Ciao. Dukomeza na Resident Evil.